Reka tubasuhuze kandi tubifurize ikaze ku biganiro byacu bya Inzira y'Ukuri TV. Nizere ko mumeze neza. Turabasuhuje, turi kumwe na Mama Fabrice, muramumenyereye. Mama Fabrice tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, turabashimiye. Umeze ute rero, umwaka utangiye gute? Umwaka nawo utangiye neza, nishimye, umugeni uri mu kwa buki. Tishimye, nabonye mu kuboko kwiza kw'Imana no gusorezwa amasezerano. Amen. Amen. Hanyuma rero ku Nzira y'Ukuri TV abantu benshi bagiye batubaza batariko Mama Fabrice turamubona aratuganiriza kenshi, ariko ubuhamya bwe ko batubwira ko ari umuntu waciye mu bikomeye, kari umuntu waciye mu mahwa no mu mishubi, byagenze bite kugira ngo tube tumubona ameze gutya, yicaye ahagaze atya, tukabona n'umuntu wajyanga aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko wabibona bati iyo tubibona ntitubyakira, ibyo bamuvugaho ntitubyakira. Mama Fabu, turagira ngo uyu munsi ubwire uha abantu ubuhamya, abantu bakubona gutya barebe imirimo y'Imana. Amen. Bamenye kunyamara n'ubwo umuntu ajya asatya ariko kera hashize ntabwo babyoroshye. Nyemera rero ndakeka utari bubyange. Hanyuma rero reka mbasabe mubanze ubuhamya kugira ngo buzagira bubufasha abazabwumva. Reka tubanze tuburagize Imana. Amen. Murakoze cyane. Mana, tugushimiye urukundo rwawe wadukunze, kandi wadukunze tutarabo gukundwa n'uhabwa icyubahiro. Tugushimiye neza yawe twabonye tuyikeneye, abari badafite ishusho nkatwe, abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ukadukura ahantu habi, ukadukura mu byondo, mu isayo, mu myanda itandukanye, hanyuma ukaduhindura abangaba kugira ngo tube ibihamya bya benshi, duhinduke ubuhamya bwa benshi. Niyo mpamvu rero aya masaha tugiye guhumuriza benshi, tubabwira ijambo rivuga ngo nta Imana itakura umuntu, nta naho Imana itageza umuntu. Ubuhamya bugiye gutangwa buzagira umumaro imitima ya benshi, kandi buzahindura imyumvire ya benshi, kuko Imana ijya ibukoreramo kandi ukazura benshi kandi ukubahisha benshi kandi ukongera ugakomeza benshi kubw'izina rya Yesu Kristo tubyambaje dushimura koze. Amen. Murakoze cyane Mama Fabu. Mu by'ukuri nk'uko twabivugaga, wakubona uyu munsi yavuga ati uyu muntu yakuriye. Yego, nisanze rero mvuka kuri uwo muryango wa papa na mama. Papa wanjye ari umukorodoniye, umudozi w'inkweto. Ni abantu bakora imirimo iciriritse. Na mama wanjye acuruza agataro. Nisanga ari ubwo buzima babamo. Namenye ubwenge kubera gukura, kwa kuntu umwana amenya ubwenge, amenya kuvuga no kugenda. Nsanga iwacu mu rugo haba ibyo uyu munsi bita amakimbirane. Haba amakimbirane y'ibitutsi biteye ubwoba, papa bituka mama, mama nawe rimwe na rimwe bagasubizanya. Hanyuma ariko naje kugira umugisha, nza kubona mama aganiye mu nzu y'Imana. Mbona mama baganiye mu nzu y'Imana, uko nkura amenya ubwenge, umva mama arasenga. Ariko igihe cyarageze noneho bya bintu biba bibi, mama atanya kujya kubitwa. Namenye ubwenge rero dukubitwa mu bitenge bya mama. Tukajya dukubitanwa na mama mu bitenge, bakanadusohora, tukarara harya duturiye Nyabugogo, tukarara harya kuri Nyabugogo. Urya muyaga, irya mbeho, imibu, byose bikajya biduhuriraho. Ibyo rero byatumye menya ubwenge kare. Imyaka yangiye 4 nahise mfata inshingano zo gutangira kurera abana ba mama. Hajya ugasandika akana bahekesheje umwana kubera bwa buzima budafite ishusho. Mama yagiye gushakisha ku gataro, yansigiye umwana ndamuhetse, kandi ndaza kujya kumwambukana mujyana aho bita muri marato kumwonyesha. Ntabwo byanyoroheye, nakuze mbabaye, ariko noneho umubabaruza kwikuba imiyindi shuro yitwa kubabayika. Buriya haba kubabara, hariho abantu bababaye, ko harimo n'abantu bababayitse. Nanjye ndi umwe mu bantu bababayitse. Ubwo ni ukubabara cyane. Ni ukubabara cyane. Utabona inshuro bivugamo. Kuko ni bwa buzima buri bucye utateganya kuri burye. Ni bwa buzima ujya kurya ari uko ababyeyi bavuye gushakisha. Niba atagenda ngo bajye mama yikorera agataro, papa dodi inkweto nababura baraza bataye turyame. Ubwo buzima bwarashaririye, ariko cyane ubwadushaririye cyane, kuko nanjye ubwangiye mbuvuga mba numva muri nge hari impinduka ibayemo. Buretse nabo mboha, nkuko numva umuhamagaro wa Mama Fabrice Imana yamuhamagaye ari uwo, ariko nanjye iyo mbuvuga numva hari igikozwe mu mutima wanjye. Kuko n'ubu ntabwo birashira muri nge uburyo nyine bw'amarangamutima y'ibyabaye.
haje kubaho rero ko ubwo buzima butigeze bworoha kuko icyo nibuka ni kimwe nuko izo nshingano zo gutangira kurera umwana habayeho no kujya njya guhaha imyaka 4 mama akajya nyikoreza agafuka k'ubugari akanyikoreza hejuru dukwiya yatoraguye aho muri marato yarangiza akamenya ngo ngogere utekere bene nyoko imyaka 4 nkanaza kandi nkaba nzi naho ngomba gusoroma idodo zitwaga mutibikanyi twe duturiye igishanga ikindi tukaba duturiye utubari dutandukanye hari ahantu bakunda kunyara imboga zaho zahoraga zera iyo batanyaraga nizeraga ubundi mutibikanya bazizi zera ahantu banyara ni ibiboga by'umutuku kuntu twarazisoromaga zigashiraho bakonya bakirwa banyara bukira zongeye zeze bakongera tukazisoromaho nijoro bakarara banyaraho bugacya zeze ako karima kabayeho paka zakawe kuba zuma ahubwo karaturera kandi nari nzi kuzitogosa mama yari yanyigisha ukuntu bazitogosa amazi ya mbere ukayamena arizo zankari zigira ibizi byinshi amazi ya kabiri niyo yabaga ari imboga niyo yabaga ari isosi nta nyanya nta mavuta nkaminjiramo akunyu nkasonga ubugari namenye gusonga ubugari ifite imyaka 4 ubugari nkabusonga nkagaburira bene mama wa mwana nkamukarabya nkamuryamisha ubuzima buranijya ariko uko nazamukaga niko nafataga ibyemezo by'icyo kuzakora muri uko gukubitwana na mama ndibuka ko ngeze ku myaka 5 niho nafashe icyemezo ndavuga nireka nzabaze mama mbaza mama ndambwira nta wanyugira nta hantu watujyana ngo tujye tureka kurara tubabazwa na papa dukubita inkoni zingana gutya wajya ujye no gucumbika amaturanyi mama ambwira ijambo rikomeye arambwira ati mwana wanjye iwacu harahari ariko ndamutse ngiye gucumbika cyangwa nkacumbika mu baturanyi nkawukana n'ubundi wa papa wawe namugarukaho kandi abaturanyi bakaba bamenye ko naraye hanze ariko hano ndara iyo papa amaze gusinduka inzoga zimushizemo mu gitondo subira mu nzu nawe umenya ko naraye hanze sanga mama bakambwira ngo Yesu azabirangiza nese bizarangira ryari ngo Yesu azabirangiza kanje nibaza uwo mugabo witwa Yesu utatugirira imbabazi kandi mama ahora hamagara twiciye hanze mama ari kumuhamagara arakubitwa hamagara ngo Yesu we kuki Yesu nta mbabazi agira nakuze numva umugabo witwa Yesu ari umugome birumvikana numva ari umugome utitaba abantu utitaba mama kuki mama ari wahamagara kuki ndahamagara ntakumva ntiyitaba ntavuga nkabura natuvana muri ubwo buzima ahubwo burarushaho kuba bubi kuko icyo gihe twarakodeshaga ariko mama igihe kimwe ngiye kubona mbona ngo turi kubaka mama ndamubaza nese mama turi kubaka iwacu ati Imana yambwiye ko amaboko yangiza yaho umugisha none yahaye umugisha naguza akabanza turigiye no gushyiramo n'akazu ashyiramo akazu k'icyumba na saro k'ibyondo tujyamo hitwa iwacu mama arabyina amagara abapene barabyina barishima ngo Imana yasoje ibyo yavuze ati wa Yesu wabonye ibyo yakoze no Yesu si umugome nkongera nkamugarukira byaje kurangira n'undi na yanzu tugiyemo yacu papa kubitamo mama none ngajya mbwira mama none se kucya gukubita kandi iyi nzu warayubatse iyo ngeze aho nsanga hari abagore benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda bafite inshingano zo guteza imbere imiryango kandi bakanatotezwa cyane bakanaberwa nabi akazu ni mama wakubatse aranagakubitirwamo nanjye nk'imfura rero narabireba nkabwira mama kubiki utamwirukana mama kandi bari batanasezeranye ko basezeranye tumaze kumenya ubwenge mama kambwira ngo hoya ngo uyu ni umutware ukubita umuntu nyine nkajya numva mama ararengera baramuhamagara ngo kari kumeza mutware ngo kari kumeza ngo papa nkuranga yajyaga munyitirira ngo ukajya wiyibukira ukuntu amukubita nize nkavuga ntago nge namwuba nkajya numva mama yaragowe ariko mu gahe gatoya naje gutangizwa ishuri ndetse ishuri nanaritangijwe nyuma y'intambara kuko twaje guhunga jenoside yabaye ifite imyaka 6 ndabyibuka uko byagenze ndabyibuka twambukaga Karaza ndabyibuka tugenda umuhanda wa Muhanga ndabyibuka tugeze kuri Nyabarongo uburyo twaharokokeye nge na papa mama gakomeza twibuka dusigarana ndabyibuka byose byabaye batemagura abantu bashyira mu Nyabarongo nari magaza aho badusigaranye uko twahavanywe n'umuntu papa yajyaga dodera inkweto amubonye ngo wari uri muri zo ntera hamwe niko yambwiye arambwira turiya muntu ndamuza aramuhamagara mu ijwi rirenga ndaraza aramusanga yamana aradutambutsa avuga ati n'ubundi baragwa imbere ndabyibuka byose aho twahungiye kwa mukuru wa mama uburyo naho twahakorokokeye kugeza ubwo tugeze mu nkambi tunahunguka twahungutse mu bantu ba mbere ndabyibuka kuri iyo myaka 6 uburyo twaje dukandagira imirambo turenga imirambo binantera ikintu muri ngewe cyo gutekereza umuntu numva ku myaka 6 ariko twarahageze mu gahe gato mba ntangira ishuri ariko ntangira ishuri mwa bwa buzima n'ubundi bwacu bwacu ntiburahinduka ntabwo kuba intambara yarabaye no kurangira kwayo n'ibyigeze bibuhindura n'ubundi ntangira kujya njya ku ishuri imetse umwana ngashyira mama umwana nava no ku ishuri nkabutwara umwana nkanaza n'ibyo guteka nkateka vuba kunywi kandi ngomba gusubira no ku ishuri kuko gihe twigaga 2 niga ku kigo cya Muhima
ikintu cyambabaje rero kuko twabaga mu nzu y'itaka bahoraga bankuraho inda nize bankuraho inda nkajya kumva mu mwana nkuriye ikintu aracishe nanjye akambwira ati kure icyo kintu kikureho nkakikuraho nkakica inda ndazizi cyane amavunja ndayazi kandi mvuka i Kigali ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ufite icyo yirata agiye yirata Imana uyu munsi iyo tuvuga ngo imbaraga z'Imana ndi mu bantu baziboneshereza amaso yanjye nubwo abantu bavuga ngo Imana nibaho ariko Imana ibaho kandi igaragarira mu mirimo ikora bakanuraho inda iniforme banguriye ndabyibuka cyane mu mwaka wa mbere w'ishuri ni nawe narangije seziyeme wari wabona igitambaro kiracika ijipo iracika ukayidodadoda bakazabura aho badoda ishati iracika bakazabura aho badoda ndabyibuka ngeze mu mwaka rero wa gatatu nibwo nafashe icyemezo ku myaka 9 ndavuga ni ubu buzima ababyeyi banjye babayemo ndashaka kubuhindura numva nzabuhindura nishe papa ndabigambira afite imyaka 9 numva nzica papa ndavuga ni mama yaragowe ahora hamagara Yesu yanze kumutabara ngerekana bare mama imfura nahari wenda bene mama bo kuko mama yabyaraga buri mwaka ngo Imana yaramubwiye ngo nitwe tuzavamo umugisha ngo papa ntacyo azamumarira mama imagahora yibyarira buri mwaka ngo haratwite arahetse nanjye ndi mu nshingano yo kurera naratagangaye ndavuga naho tugira turyama ku byenda byitwa ibisasu mama yatoraguye ahantu ubundi agatoragura ibikarito nta matera twagiraga namenye matera nshatse umugabo noneho tukahirima aho ngaho igihe kimwe gituwarete kiruzura duhirika muri icyo gituwarete gitinze ukuntu wakandagiraga kwenda kurobokeramo ubundi bukihazamo imbeba z'umushishwe zikajya zigenda hejuru yacu zikarazidusiga amabyi ubuzima burambye ndavuga ni ubuzima tukarya indodo kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya nyuma umuceri abantu batashukuye bazadukurikirana muzajye mushima Imana hari ubuzima umwana akuriramo bwiwe atahisemo kuvukira muri uwo muryango agakura yarashukuye ndashima Imana yaduhagije umuceri nashukuye umuceri none nkanashukura mu baturage batari beza bakatwirukana buriya abana bo mu rugo rukennye basa n'abana bo mu basazi kuko kubera iwacu bari bakennye kandi iyo mirwano ya John na Jane bahoraga ni bwa bwana bwo kwa John ni bwa bwana bwo kwa John birumvikana bari ikibazo icyo y'umuceri warahumuraga cyane umuceri warahumuraga ukagira ugashukura ukicara ukagira uzamura umujosi byamara gushya akaba aribwo banakwirukana izo ngo zagiye zinyirukana n'ubu ndazireba ababyeyi bagiye bagirukana n'ubu turahura ndi umudamu usa gutya umeze gutya ariko narabababariye ko nabo bagombaga gutuma nyura aho ngaho dukura dushukura umuceri ariko tutawubona iwacu mama nta bushobozi ndibuka ikintu mama ajya agapfa gukora ni inyama akagura za nyama zitwa ibizete ubwo nizimeze gute izo ku masani icyo gihe zaguraga 200 ni bya bintu ibizuru by'inka izo bitaga igihaha ni inyama ukaranga mu mamesa icyo gihe habagaho amamesa mama ajya agakaranga inyama kubera harimo bya bintu byose by'ibihu iki urumva inyama za desa zuzuye isafuriya yabikaranga mu mamesa wajya kubona ukabona bitumbikanye n'umufuniko birazamutse no hejuru umufuniko birawugurukanye mama ati muve mu nzira wa mufuniko n'inyama zikagaruka no mu nkono ngo pa mama tafuze ngira agacanira ubundi agashyira n'ibinashyi warakururaga wahura n'ikibambaza ukanywa isosi ukaryama ukibaza twariye inyama twariye iki tukura gutyo bumva ngo inyama y'irote se wayibwirwa nande ni ibizete nyine murya ibyo mwabana banjye mwe muhumure muzakura muzarya inyama mwazihaye cyangwa Imana izazibaho ndashima Imana ko Imana igitanga inyama gatanga n'umuceri mu bintu nashatse mfitiye amatsiko guteka inyama n'umuceri inyama n'umuceri wabiriwe kandi bose ndashima Imana yabimagije nuko aho rero muri ubwo buzima haje kubaho gufata icyo cyemezo ku myaka 9 uti nzamwica ndavuga ngo nzamwica ntaho tugera turyama hazima ntacyo kurya turya kizima kandi no kubera papa ubu dufite abana birwa bashina hano mu mihanda 90% n'abana bari mu mihanda ni ingaruka z'ababyeyi n'ubuzima ababyeyi bababeshejemo n'ubuzima imiryango yababeshejemo babasigaranye n'ibindi kw'ababyeyi guhora barwana umubyeyi umwana araka umwana boda umubyeyi araka umwana araka umubyeyi boda agahita mukubita umujugujugu umwana turanya akabodaboda wanyu ukayibwira so ubwo yagira no kuri sesa akamweza kuri nyina ugasanga umwana ubwo buzima araburambiwe kandi ashobora kujya gusyaga hanze bikemera agahura n'usyaga agahita amujyana gutyo n'ubwo buzima abana bajya mu mihanda nanjye rero naje gutekereza kubera kubona urumva twakuriye muri karitsiye iba mu busambanyi cyane y'ikiderenga tukajya tujya kutuzu tukumviriza nakundaga kumviriza kubi nkakunda kumviriza indaya kuko hari amazu yitwaga Nyirabihogo ubwo se nukuvuga iki Nyirabihogo yarafite impamvu iryo zina yarafite amazu ya make yagiraga inzu kugeza n'umuntu twaga Nyirabihogo yubakaga inzu yisohora amaguru
hakaryamisha igihimba. Iyo iryamisha igihimba cyose kandi bishyuraga ku munsi. N'uyu munsi biramiwe ko mu Rwanda niwe muntu buriya abantu bacumbikira indaya babishyura ku munsi. Wibeshye ukishyuza indaya ku kwezi nayo wabona. Indaya zishyura ku munsi burya niba ari icyatana kigwa ku munsi niba ari 700 ubwo niyo bigwejyaga ngira inzu z'100 za 200 za 300. Ubwo rya 300 ni kuryama mu nzu yose y'ijana na amaguru hanze. Ubwo we n'umugabo amaguru ari hanze kandi bari gukora ibyaha tukajya tukanabakurura nk'abana ariko tukajya no kumviriza kuri bwa buzu. Urumva ubwo buzu wasunika gurugi ukabaguyeho. Yego nagiraga rero kuva nakira nge nakundaga kugira ibintu by'udukoryo ajya kwiyumviriza nkabana kubitaho n'icyugi ko nge nyirangaje bagakomeza akazi nkabyirebera ukuntu biri gukorwa numva nafite amatsiko. Noneho hakaba n'igihe wasanze ku bibambasi babegetseho ukareba tugiye kuvoma badutumye isukari se cyangwa badutumye yamamesa nuko tukajya kureba. Ubwo buzima rero nk'urafite amatsiko nakuranye amatsiko yo kunywa urumogi kuko n'urumogi barunywaga tureba ukabona umuntu arebye ukuntu kandi ukabona areba nk'inyana urabona nyine umva inyana sinari nyizi ariko ukuntu umuntu areba ukabona afite ubundi buzima ari ukuntu ari kureba. Umva ngize amatsiko imyaka 9 afata umwanzuro rero ndavuga nti aya matsiko ngomba kuyashira ariko nkayashira nishe papa. Ninjiye rero mu buzima bwo kunywa urumogi sinzabyibagirwa umunsi narwinjiyemo mu kiraro cyari kiri munsi y'iwacu cyitwaga icyo kwa Agustini. Abantu bagatsata barahazi habagamo abashumba bakundaga kuba bari kurunywa bamaze nko gukama inka z'uwo musaza. None igihe cyose nkagenda nanjye ngiye gushukura amata kandi igihe bayamaye cyane banayamaye bamara gukama bakayamata natetse kandi igihe batanayamaye. None igihe kimwe rero njyayo navuye mu nzu ababyeyi ndabyibuka mu masaha y'igicuku cunga basinziriye nyingura gakeya nyingura ku gikakabati kabaga hanze ndasohoka njya kwa Habarurema niko yitwaga. Habarurema nabwo ari njaha nshaka ibintu bibiri. Shaka ko mbivuga mu mazina shaka ko mu rumogi nkarunywa mukanandongora mbivuga mu mazina. Habarurema ati karabaye warasaze ntiwasaze nawe ni mu rumogi mu nkore nibi. Nari naratangiye gukora ibyo byaha pe ku myaka 9 numva nakomeje ngwagwana ariko wumva ufite nk'amatsiko. Yego noneho aho rero kuri uwo mutipe niwe yese acomeka igitabo aramereza ndabyuka nararutsa aho ngaho ndaruka nenda gupfa. Ndamona araye maho ngaho muri abo batipe muri abo bashumba babiri. Aho rero niho natangiriye uburashya. Noneho numva yamatsiko ndayashize kandi ngomba gukomeza ibyo bintu. Yego ariko mfata umwanzuro ko ngiye kunywa urumogi kugira ngo nicaginge nzice papa. Najyaga numva ko ninkuru urumogi ruzamfasha kwica papa. Wenda ajya gumva banabivuga ati umuntu ararumweye y'umuntu arumweye urumogi ajya swingi agira imbaraga acira n'ubwoba. Bakanambaza ati uzamwicisha cyawe tipe twarusanyaga nkumga ni nzamwicisha iki karagaga nzagafata nka kigete fati icyuma nyiri cyaze njyane kuri position numvaga nzamwicisha icyuma. Ibi ngibi buriya mubona bikorwa ubu ngubu byahozeho ariko hari imbaraga kubera kutabyumvaga buriya hari ukuri cyagigena gihererekana. Uyu munsi kumva ngo umwana yishese cyangwa kumva ngo umubyeyi yisha umugabo umugore yisha umugabo bigenda bihererekanwa. Undi akavuga ati nanjye ndabikora runaka se ko yabikoze nafunze nzagenda nkurira ibigori. Ariko icyo gihe urumva nakomeje kubirinda ukuntu nkumva binaneye n'ubwoba ikindi gihe ngundi nkumva ndabigambiriye. Nagize ibyago rero kabyite gutyo cyo kugira akazi kenshi. Nkinjira mu buraya nese ntangiye kujya njya gutega mu Kiderenga. Ntangiye gutega baduhaga desa turuwasa abagande babaje mu Rwanda tubadutangiye kubinjiramo. Ngira akazi kenshi cyane kabagabo kandi nkunzwe ndi sharp numva ku kazi ninjiyemo ngashaka. Harimo n'amafaranga icyo gihe habagamo amafaranga ariko cyane uhabwa ambiance usinda ukajya muri swing bayita isi ya 9 muzumva ngo ranitwa mu masi ya 9 nisi ibisigaje imwe yonyine ngupfe ubundi isi sigaye ku muntu wageze ku isi ya 9 abasigaje isi ya 10 y'urupfu buriya yararangiye ntabyo kumwanga arapfa arabizi ko ari bupfe. Nanjye nuko nagiye rero hanyuma natangiye kunywa urumogi ntangiye ku kaburi kamwe ndakomeza ngeza ku maburi 10 ukajya yanywa nkajya nyanywa arimo n'imbuto. Mbu muhanga mu kunywa urumogi mpamvu mwumva n'ijwi ryanjye ryapfuye. Mbona ngiye kukubaza nyine ukuntu tujya kuvuga kimwe. Iri jwi ryanjye ryishwe n'imyotsi nararunyweye ngeze ubwo rikora ijwi rikora ijisho rya Yesu yararigaruye ariko se ukuntu narebaga naho narebaga nk'abamama. Ubu Yesu yamaye uburyo bwo kwirya nk'abamama ariko nari gicamu cyangwa amaso. Yesu rero yarangaruye agaruye isura yanjye yagarura n'ijwi ryanjye kuko nari gicamu cy'ijwi rya ryararangiye. Wabona n'umukambwe ati man gonga hose murangize nuko twavuga uri muri swing aho bita mu isi ya 9 ku rwego rwo hejuru nahora. Aho rero ubwo buzima bwaje kunyinjiza none mu buraya neza none inda yangenzanye ziba zirananyimitse uko president wacu yaramaze gupfa. Twe dufite komite babarantuye kuba president w'indaya nyobora indaya ndazimana nitashyiraho n'amategeko kira amategeko 3
itegeko rya mbere ntanda yari yemerewe kubyarira ku gasima. Muri kontabilite yabo nawe nambuye nabahaye ihererekanya mubasha neza. Ndabayobora kandi nkabashimisha, tukakora tukabyina. Hayi sazi ibyo bita ububyiniro. Byiniro baburaje ninjye mukobwa wa mbere atangiye ububyiniro muhara muri Top Chief nawo bitaga muri Calvados. Top Chief koko Nyabugogo. Top Chief ikiza yari Top Chief. Tubyina baradukocinga baradutoza tubyina icyo bita imasuro. Ku masura n'imbyino babyinaga bambaye ubusa. Hanyuma rero ko mu kimasuro naho bazebyinirwa. None rero mundi mukamasura abahungu n'abakobwa mwese mukagarama hasi mukabyina mwambaye ubusa kandi mugakesha inzoga zikanywebwa, abantu bakaza kureba abantu babyina bambaye ubusa bakanywa inzoga zigashira. Ndabyina ndatoza nzanamo bene mama mbashyiramo, ntuza ku kigo cya Muhima ndabazana igihe cya Directeur Kalisa ku Muhima ndabananira. Nkajya njyana style ku kigo nkagenda nambaye ibirenge amaguru yose, abana bose bagakuramo inkweto bagashyira muri marete. Kuri assemblée mugasaba twese hafi ikigo cyose cyambaye ibirenge, ari nje wabizanye mu gitondo. Ni style nshyashya. Babyita udushya. No dushya. Nagira gudushya, ndashima Yesu ko uyu munsi nufite muri Kristo. Iwanjye nago wakoraho. Icyo gihe wangana gute mu munini 12. Nangize imyaka 12 ndagenda ndakamirika. Urumva umuhanda warankamirikishije, niga udushya nkuru dushya mu kigo, ndasibira inshuro nyinshi bakansibiza kuko icyo gihe nabagwa nyuma nabagwa 51 abanyeshuri 51. Ninjye wafungaga ikigo ubundi ngatana amanota 10% kabisa ya siporo no kuririmba. Bajyaga bambwira ngo njya kuririmba nka rapa nkarapa za zindi zose cyangwa Akida Yirobi nkamanuka narazifashe mu mutwe. Ubu nzi gufata mu mutwe cyane, nkazifata mu mutwe nkagira nkazicezereza abarimu bagashyira 5 kuri 5. Siporo nayo makeri kuyikora na 5 kuri 5 ugahita ubona 10. Mbonye 5 kuri 5 tujye twakoraga kuri 5. None ikitwa rero nabwo siporo kuko nabaga afite urumogi narujyanaga muri marete. Narifite no mu kigo abantu nakomvetse kujya tujya kunywa urumogi, recreation sinonge kuyijyamo. Twafataga ikipe y'abahungu n'abakobwa twaracukuye icyobo inyuma ya toilette zo ku kigo cya Muhima, tukajyamo hasi tukanywa urumogi tukanasambana mu minota 15 twabaga turangije. Cyabaga birangiye. Tukagaruka mu ishuri bajya bandika ibintu ku kibaho nkajya mbona ni nk'ibitambara biri kugenda wowe by'ibikeri. Twabitaga abamesi kujya Messi ibyo ni ibikimana. Messi bakawumirwa bagakubita bakirukana barumiwe, ariko bakagira ngo ni imyuka mibi kandi ari urwo rumogi runkoresha. Tugiye byari bitarahishuka cyane by'ibirumogi cyane. Ubwo buzima mbubamo mbugira intego, ndavuga nzabamo paka mpfuye nanjye nzakora ibi, ariko noneho mera nk'umuntu wibagiye kuzica papa kubera ifaranga ryinshi n'akazi kenshi ko kuyobora zandaye zikuramo inda izarwaye izo gushyira mu matsinda yazashaje. Nkamenya ngo bari abakecuru bashaje ntabwo bazongera gusubira ku gasima wape, kandi tugomba kubafasha tukabashima. Ku myaka 12 uri president w'indayi mbayoboye kandi nta wigeze n'ubu bariho bo muri icyo gihe muri 2000 harimo abakiriho n'ubu basanzwe kababaza bavuga ati nta pfunwe twagize mu gihe cya mama Fabo. Ibi byameze neza, nabayoboye neza ku buryo nabaganzi n'abatagira abakiriya, kuko hariho n'umuntu ugira inyatsi yo kutagira abakiriya kudakundwa nk'abapasa nkajya mupasiriza abakiriya, kuko icyo gihe ngewe nabaye nkugabanya buraya no gukoresha cyane inzoga, ahubwo nka managing abonyoboye kubera akazi kenshi. Ngwana rero no kugira ngo abonyoboye nabo batabura uburenganzira bwo wibayoboye. Byaje kurangira nanjye ndwaye rero nandura ibyuririzi ku myaka 13 byamburwa n'imitezi. Ubwo nagiye kubikubaza nimba ntangabuka runaka wahuye nazo icyo gihe. Nabonye umuntu arwara agatonyo ku mubiri ukajya utakara, umubiri watakara bakomeka bakajya bomora kwita ko bakomeka ahandi hantu. Ndarwara mama kandwaza yambaye agapfukamunwa arasiyashika. Ibyuririzi bibazo, ariko nta sida birimo kuko uyu munsi nta sida ndwaye, nta sida nakuyemo. Ariko igihe kigeze kuko ibyuririzi byakiraga narakize ngaruka mu muryango nsubira mu buraya kabisa. Suye mu buraya rero mu minsi mike nibwo nakubitanyemo n'umugabo nabanye nawe afite imyaka 14 ndagenda nshaka ikabuga ndi umugore wa kabiri. Uwo mutipe yanjyanye ambwiye akajya kundira minervare y'ishuri akandihira akankura muri primaire akakira secondaire, ariko njyana we n'umugore bafite siri yuko bafite sida bagomba kujya kunyanduza sida. Hari ikabuga mugabo bagenda aricyo baranyimukana, kandi kugira ngo aze gutura iwacu abone uko antwara yaje yigeze mu rukora atitira avuga ati Imana iravuze mukecuru, Imana ije kukugira neza ku bana bawe. Mama kumva bya bintu Imana imubwira iciye muri wa mugabo yubuye n'ibyo yarazi. Ariko ntekereza ko niba umugabo n'umugore barabyumvikanyeho ushobora gusanga hari wari warababwiye ati nyamara mubigenje gutya wenda mwakira. Muri icyo gihe byari icyorezo mu Rwanda, higeze abaho icyorezo
cyo gufata abana bato ku ngufu ukumva ngo umugabo yafashe umwana w'imyaka 2 ntabwo iki gihe cyabayeho mu Rwanda ngo hariho imyumvire mibi yo kumva ko nusambanye undi muntu umugabanyirizamo sida cyangwa cyane abana batoya ugabanyirizamo sida ikiyongera nicyo gihe banjyanyemo rero baranjyana Kabuga ngezeyo barambwira ati kikuzanya aha dore ngikiri icyumba ucyandike ngo ni icyumba cy'ibagiro kugira ngo bagirwamo. Icya kabiri dufite sida ngera umugore tugiye kwikugabanyiriza no tubara kwikugabanya tuzakwica kusuru wa mbere n'undi no kabiri twishe bamubuhamya muri iyo nzu nemere gusohoka igipangu nemere gusota igipangu sinzibagirwa nayo nunzwe n'indi muvuga ngo buzima buri imbere buteye amatse niyo ndirimo najyaga ndirimba ariko nkumva nta n'ubuhari aho mumaze nzabaho aho nkumva nimbaho sinzonya kubana n'umuntu nubu ntabwo njya ntungurwa no kubona umuntu ambabaje kuko mu bintu bitantungura umuntu n'umuntu arahinduka pe ndabwira abantu bose bankurikiye umuntu ntabwo uhinduka ntuzababare Imana yonyine umuremyi ni yonyine dahinduka ugeze Kabuga rero bakwicaje aho bakubwira umva gomeze ute wari waranywera umujyi ariko wari ukaze ariko se icyo gihe ntabwo nari nanyweye kuko bantwaye ntabwo nanyweye twimuka nijoro mama aryamye kuko mama nari yamenye aho bagiye niyo namenye ko aribo banjyanye mama yambuze umwaka ataza ahomba atazi ko babatura wewe watekeza umuhanuzi yumvishije umuhanuzi avuze yo kwishyura cyangwa ashatse kwaguka yimuka muzi ko abapanga ibimuka bavuze cyangwa batanavuze yimutse atavuze mama agira ngo umupanga yimutse ariko yanjyanye mu gicuku cy'ijoro twajyanye Kabuga angeje yambwiye ati murengo uraje ngo mubereswe icara hanga urebe ikikuzo umugore arazambwa atewe uraje ngo mubere nyoko size nyoko icara sida twayanduye natwe tutayihamagariye tugomba kuzajya gupfa twanduje benshi kigiye ari ubugome bwo kwanduzanya bashyize aho muri icyo cyumba nagiye mbona iyicara ubuso nabonye ubugome bw'umuntu ku buryo hari igihe mbikurura nkavuga ariko Mana urashoboye Imana irindira umwana w'umubyeyi atari karindira umubyeyi w'umwana atari ni Imana yo kwizerwa mama ngo yarambuze nyine yabona umunsi wa mbese ntashya akajya barananyishe kwa kundi narindaya akavuga ati bari baramunize ngo ariko yasenga Imana ikamenya ngo ahari ndahazi kandi nzamukugarura ari muzima Imana iravuga izi no kuvuga nibyo utarebesha amaso Imana ibirebesha amaso naho ndi Kabuga ndaho muri icyo cyumba nyingiranye munsi nemereye gusohokamo umugabo n'umumotari ukora ninjoro utagira perime bararabica abantu bakaniga abantu bakabakura amashakoshi amashenete buri ari abamotari babaye gutyo bararabica abantu barabaniga abantu ukumva umuntu bamusanze bamunigiye rimwe na rimwe harimo abamotari bakora mwe nubwo ariko si bose ariko bari bamo ko umugabo yari ari muri iyo kipe y'abajura barabiba no ni muri bibiri icyo gihe ibintu byari bitaranasobanuka cyane abaranjanye tuba turabanye ariko muri icyo cyumba bakajya bazana mu n'umugore ngo babanzaga mu cyumba cyabo nk'umugore n'umugabo yarangiza akamuherekeza akamuzana muri icyo cyumba cyane urumva umugore ni wamufashaga kugira ngo icyo gikorwa kibe nta peti bamfitiye ariko kubera icyo abashaka gukora kuri njye nibwo buryo bwo kubikora nabonye aho umuntu agukoresha ubusambanyi mu iyicarubozo nabonye aho umugore ahagarikira ibyo akabirebera akanamufasha bagafatanya baranyangiza ndangirika kugeza ku rugero nabonaga ko kubaho kwanye kutakiriho nabonye aho umuntu yangirika haryamye ukajya waryama inyama zikomoka kubera ibyuririzi kwa gufatwa ku ngufu ntugaburirwa ndagenda ndapfa rubi ndanukira icyumba kukinjamo akajya binjiramo bipfutse umwaka wose urashira wamaze mu mwaka muri icyo gihe none igihe kimwe bafata ingamba yo kunyica rero ngo naho ngo bajyaga bica abantu bakabashyira muri wese abana bafata ingamba yo kunyica ngo banshyire muri wese bafashe ingamba yo kunyica basanga ya tuwarete bajemo ni y'amatiyo burana amatuwarete y'amatiyo ubona umwobo ariko ari amatiyo niko bigenda none itiyo hakaba n'igihe zizuzuye kwa kundi ziba zitanazibuye muri iyo minsi ngo zari zuzuye zitanazibuye bakicara muri sero bakaganira numva uburyo bwo kunyica bakabiganira numva uburyo bazakwica uyu munsi nyambwira abantu nkabwira ngiye narenze usebero narenze amagambo y'abantu bavuga ahubwo nungurwa no kumva umuntu ambwiye neza iyo umbwiye neza nibwo mumaye ibyo namenyereye naho kubwirwa nabi ni ibintu namenyereye urumva abantu bicaye muri saro yabo bari kuganira uko bagomba kukwica bagomba kunyica bakantsindagira muri wese bakimuka mwa cya gipangu bakakimuka mumaze kuntsindagira muri wese basanga tuwarete bafite rero ntibyashoboka aho rero niho umugore yahise agira umugabo inama aramubwira ati rero hari inama nanungutse mufata umupakire kuri moto umujyana umwica umujugunye iyo ngiyo nuko bajya inama yo kukujyana kuri moto bipanga barabyuzuza ariko umugabo rero agira umugabo inama ati wowe ufate ubanze ugenda ukore ugenda ubanze ukore mu masaha 9 uze kuza umutware mu gicuku aragenda ajya gukora naho Imana yamugiye imbere kugira ngo irokore njyewe aragenda mu gihe ngo niyo accident hano Poirur makuru mfite niho yakubitiye umuntu arapfa ari kwambuka apfuye mu gihe agiye gusota ngo yiruke buri inzego z'umutekano zamye zikora akazi neza mu gihe agiye gusota ngo yiruke ako kanya panagari birahageze
mu gihe agiye kwiruka nk'aba bamushyize imipingo bamukubise muri pandagari baramujyanye umurambo nawe bazana imodoka barawutwara dore nguko ko yahise afungwa umugore arahamagara reka da gitondo arashakisha reka da nyuma nibwo yamenye ko umugabo yagonze umuntu agapfa bakamufunga yiruka muri iyo dosiye birangiye banamukatiye bamukize disenefutran nibo bari bakibafungira biramwangiza urumva niwe washakishaga umugabo kuri moto yiba bakishyura yanze henze ni nawe wamugaburiraga n'umugore uba mu rugo iwe mu rugo ucunze uwo nguwo bari gukorera ibyo ngibyo byaje kumuyobera kandi amusigira n'indi nda n'umwana na yasida byarangiye rero agiye ku muhanda gutega abagabo nawe ajya kwigira indaya biramunanira kubera ko yari afite inda kandi buriya abagabo benshi ntashaka kugura indaya itwite wapi abura abakiriya ariko ahahurira n'indaya baramenyana ababwira ikibazo afite indaya ati dushakira amafaranga tuze dukora akazi tuzamurangiza barumvikanye araje agurishije ibikoresho mu nzu abahaye amafaranga ngo bumvikanye sinzabyibagirwa iryo joro ni ijoro ridasanzwe ku buzima bwanjye Imana yandokoyemo nizera ko nta n'ahantu itazandokora kuko numva nzicwa n'akantu gato baraza bari indaya zigeze muri 6 na wa mugore wa 7 baricaye mu gipangu arandandase yankize hagati yabo bicaye gutya bombi bicaye gutya bameze nk'abakoze uruziga bakira hagati mu ruziga bankuramo imyenda nari nambaye baramye ati tugiye kukwica nabi ku buryo nugera ni kuzimu uzababwira ko bafite abakozi aho rero nta buzima wakwizera wabwizera wari nyokose hari isoseshwe buri umuntu yimubye ngo ngiye kukwica amfuta aramwisha rwose ubuzima bwanjye bwese bwinjira mu rupfu numva ntambabazi bakajya bafata amatabi babanje kunywa ibimogi kugira ngo bicaginge uburyo bwo kunyica banywa ibimogi bakajya bafata itabi bagashyira mu gutwi bagafata itabi ryaka bagashyira mu gutwi hakuramo gutya umwe akafata akankomeza gutya kaniga undi agashyira itabi mu izuru nk'abipfuna mpura n'iyicara uruzo mu masaha y'igicuku ariko ngo muri icyo gicuku Imana ibwira mama ngo byuka usengere umwana wawe Murangwa Imana nijya ibwira abantu ngo senga ujye uhita usenga mama ngo arasengera ngo akajya yirukana urupfu buriya ibintu twirukana barokore ngo mu izina rya Yesu ngo nirukanye urupfu ngo nirukanye abadayimoni burya babiri gukora burya babiri hari mu isi ya kidayimoni hari iby'Imana biri gusenya kandi wowe utari kubona ukuvuga ngo aho ngaho uko mama yasengaga uko mama yavugaga yamasengesho yaravaga mu gatsata kansanga aho ngaho ikabuga yamasengesho yaje gukora umurimo umeze gutya baje kutumvikana ku kinyica reka manengo kucyumvikanaho icyo cyonyine umugore aravuga ati mushaka ko umwica ari ku murambo we ntugaragare muri uru rugo kubera ko nta toilette yari twawushyiramo kandi habaga iki gihe icyo bitaga abajepe baragara mu gahoromani hararaga abajepe b'inzego z'umutekano bati turamucisha he umwe muri babayungura ibitekerezo avuga ati mnungutse ibitekerezo nicaye hagati muri aravuga ati twagura essence tukamwica twageza tugatwika umurambo we none twamara kutwika umubiri we akaba ariwo dushyira muri toilette bati ibyo byashoboka barabyumvika uko niko amasaha ari gukora bamaze kubyumvikana wa mugore abaha akajerekani abaha n'amafaranga bajya kuyizana essence mu kajerekani yo kukutwika nicaye bajya inama bati turamunigisha igitenge tumwice turabanza tumunige nitumara kumunigisha igitenge igitenge umugore akizana n'akajerekani arakazanya bagiye kuzana essence nicaye aho naho cya gipangu gifunze yanda yuko yagasohotse igiye kugura essence yasize hakinguye aninje bibagirwa gukira uhamaze umwaka mama ntazaho ariko Imana yamubwiye ngo sengera Nkuranga musenya asenga nkuzaho ngo urupfu muri icyo gicuku ndazibagirwa ubundi hari ubuzima bwanjye njya numva mijwi ariko hari ubudasanzwe numvishe mijwi munsi nakizwaga numvishe ijwi ridasanzwe uwo munsi nabwo ndokoka aho ikabuga numvishe ijwi ridasanzwe n'ubu njya numva ijwi hari uburyo ijwi ry'Imana riza ku muntu rizanywe n'ikubagaho nijye kuba numva ijwi kubita rimeze nka mikoro riragamanye ngo Nkuranga uziko Imana iza amazina yacu nigeze gucogora muri ubu buhamya no muri iri vuga butumwa cogoye Imana irambwira ngo naryazini wanyu bakwitaga kera hari izina banyitaga kera ntavugira muri mikoro nzababwira nk'abapampe ba yego irarivuga umuhanuzi ararivuga Imana yamya ngurumva nakuze nsangira hanze kuba abantu bambabaza nsanga naho bihuriye n'Imana ndakomeza urugendo aho rero natangajwe no kumva ijwi rimpamagaye rirambye ngo Nkuranga urumva mukankuranga Nkuranga muri Imana izi ryo bitaga umuntu mu cyaro nditaba ni karame ngitabira mu mutima nanjye rirambye ngo haguruka kuko naje kugukiza numva nanaribaza ngo urinda ariko ntumva iryo jwi rifite imbaraga zo kunterura kuko ndabyuka ko nese maguruka ndahagarara muri uko guhagarara numva ijwi rambwiye ngo ugiye kurenga uwo mugore ukuri imbere ruriya rugi ninjye watumye bakingura basohoka babinjiye bibagirwa kwakinga kugira ngo nkurokore nkumva ngirijwe inganira naryo none iryo jwi naganiraga naryo barambaza ngo kuwagurutse
itambwira wambwiye ngo ko wagurutse tambwira ndashaka gupfa amagazi iyo ngeze aho mbwira abarokoreye nkabwira ibintu wavugane n'Imana Samatare si ngombwa kuza kubigira publicité ngo Imana yarambwiye ngo izantabara Imana yambwiye ngo izandokora sawa uri kubivugira imbere y'abakwica barakwica mbere yuko Imana igutabara ukwiye kugira ubwira ibintu wavuganye n'Imana kugeza byisobanuye Imana kabisa kuko icyo gihe mvuga ngo numvishijwe rimwe ngo haguruka ngutabare bari gutabanyicira ariko naravuze ni ndashaka gupfa amagazi bati urupfu rwose urapfa se bari kwicanginga ibimogi bafashe ya myenda Imana yemera ko bahugira mu gutwika imyenda yanjye ngo babanze batwika imyenda nge bagire ko kurungiye gupfa naho ijwi rindokora ryageza imyenda iri gushya ndi kure kunirashya ndashya ngo banyire kuko ndashya naho nge hari ijwi rya hari imbaraga zaje kuntabara uko imyenda yashyaga uko ijwi ryambwiye riri no mu bikorwa ukuru nasose uwo mugore ntiwabimbaza kuko nibuka ko na musose muri siporo ndende mbageze ku rugi bagiye kujya guhaguruka namaze gusohoka rwa rugi uko nagasotse mu rugi nahise nirukanka aho naganaga mbona umugabo wambaye igisirikare ufite n'imbunda nirukanka ari we sanga mbona ari nk'Imana nsanze numva ubuzima namaze kubishyikira naragenda mwikubitamo uko nakamwikubisemo nahise mera nko igihumuro ikintu nibuka naje gukanguka sanga nicaye mu maboko ya polisi uyu mupolisi kazi ari kunkora mu matwi ya kasoringi yabo nyine ankora mu matwi ambaza witwa nde iwanyu ni he ankora kora ahantu hose anyirigita ndagaruka kumva nyine yamaze gupfa ngarutse rero ngo namutekereje iwacu mutekereza ibyambayeho mutekereza niko byari bingendekeye ako kanya patrouille yese ijya kuzana babana basanga bamwe bagiye abandi baracyahari barabazana barabafunga nanjye bancumbikira mu kazu ka gereza bacumbikiye muri babagore muri cyo cyacyo babagore bakifungirwamo tugeze muri uzuko iyo abantu batafunzwe babwira ko iyo umuntu afunzwe bigenda kandi wafunzwe cyane iyo mugezemo icyambere muribwira wibwira busanzemo cyakabiri gatanga yuta yabuje iyo nayo ifite barabanza kakunoba bakaguhondagura uyu munsi sinzi aho bigeze ariko mu cyo gihe byarabaga bakagukubita bakakunoza warangiza ukabubaye umunyamuryango waye nyine imfungu none habaga magadobo kitwaga rujori rero niko kavugaga ukavuga uti ningira amarige nkava uyu munsi sinzi aho bigeze hanyuma rero aho rero nibwo batangiye kubwirana igitumye bajemo bati n'uyu nguyu dosiye gute atuyutwa turi muri gahunda yo kumwica bigenda umudamu umwe ati ngiye wundaha kubera ko nakuyemo inda undi ati naryame cyana cyane kirapfa nsagamo amadosiye ameze nk'ayo yabubishe baravuga ati mwarangije dosiye ka kugira ngo uburane n'umuntu muzima waburana n'undi nanone ngo bakwiciremo nabwo banyiciremo sinzabyibagirwa bafata ka kadobo ka rujori kuzuye inkari baramfata bacigisha amashinyo bafata umutwe wanjye bapfundikiza ka kadobo mu gihe bagipfundikiza akadobo kuri umuntu bari gusambagurika naho Imana itumye burari igihe umuntu abyuka ngo bukeye vuba hari impamvu y'Imana itumye bucya vuba burari umuntu Imana irokoye kujya bucye vuba hari umunsi wakeye vuba kujya Imana ndokore unono buriya gereza zigira ibyugi abapolisi bakubitaho rimwe gusa agahita yinjira nagiye kumva numva umupolisi ahita tubaho itubuze ati bini biki abankuye mwaka kadobo asanga isura yanjye yatangiye kwangirika ariko umwuka utarashira buriya umwuka w'umunyabugingo umwuka w'umuntu Imana ifite umuganga ntibyoroshye guhera wagera ku rukababara ariko ntabwo hariko Imana izi kurinda ijambo yavuze bahise bamfata banjyana ku ruhande niyo dosiye nayo bitabayandika kuri wa mudamu babyandika kuri babagore baje maho habayeho akanya rero kubahita bambaza amazina y'iwacu bakora ya myirondoro yose mu gitondo cyakareba baje iwacu mu rugo basanze mama maze gutura umufuka w'amashaza baramaze ati witwa gutya yego uru n'urugo rwa runaka yego ikabuga kuri station ya polisi baragukina nta n'ikindi bamubwiye bahise bamufata baramumanukana nta mapingo bamushyizemo yambwiye ko bamumanukanye bakamujya mu bandagari bahita bamuzana cyakora ngo yaje abwira abaturage ati mukurikirane ngiye kabuga niho banjyanye kuri station ya polisi ariko atazi ko baje yego je kumwereka umwana yabona mu gasoko aho ngabo bamucije ku gasoko ati mukurikirane banjyanye kabuga bati mukabaranga jani sakoze ibiki bitumye bamujyana muri uzi ko iriya modoka ya pandagari ni modoka iteye ubwoba niyo wabaguhaye muri lift iteye nkambara ajye uvuga uti nibancumbikirayo polisi gusa ariko umuturage muyibonye bro bati witeka we kurikirane we yagiye akurikirana ati mukurikirane banjyanye bati ceceka tugende tuhageze rero yarahageze mama ahageze agiye kubona bona banzana isura nayo banzana narangiritse bikaze birumvikana yarakubonye mbere mama yarambonye ararira abwira Imana ati ntabwo waba umugome gutya ubu uyu ni nkuranga uyu ni ushimye kuma noneho nyuma y'igihe cy'umwaka
ararira akajya abaza Imana ati ndamuhingutsa ndamujyana sinzibagirwa taxi ya mbere iteze yanga kudutwara iya kabiri yanga kudutwara kubera ukuntu wari umeze kubera ukuntu ari imeze nuka mama ndabyibuka nkarabya yankarabije cya cyogesho murabona bya byogesho kira mu cyaro bajyaga bagura bimeze ukuntu byeraga yego ndabyibutse gake kugira ngo na wa mubiri uriho utavaho kugira ngo ngarure umubiri n'isura uyu muntu mureba nta kigenda nuka naraboze narangiza umva nta paracetamol nta moxicillin ibyuririzi byara none gerekaho nibyo byose nakorewe ibisebe mu matwi ibisebe mu mazuru aho bashyize amatabi mama yanyakiriye ndumupfuri gupfa ugaruka dosiye yihuta buri kintu polisi yihutira na RIB ni ubuzima bw'umuntu ku kintu cyitwa ubuzima kuri izi nzego ndabashimira bahise bakora vuba kugira ngo banyoreze CHK mama ahita amwe ihute kandi ibi bintu ugenda uhite winjira uhereze muganga bifunze byari bifunze muri envelope akibiriza muganga bahise bashyashyana mbona bashishiye mu byuma mbona baranyanye mbona batangiye kunsiga imiti mbona batangiye kumira nk'abashiririza bandyamishe ku bitanda ntabara n'ibintu bankoreye sinabibara icyo nibuka nuko nahawe ubuvuzi bwihuse icyatangaje abaganga harimo na mama nuko basanze mu byuma amaraso yanjye ari mazima kandi kirazira iyo ujyanye ibintu bifunze bya polisi byanditseho polisi ntibyemewe nk'umuganga gutangaza iyo nkuru yisubiza muri envelope kamo ariko bariyamiriye bibagirwa ko bivuye kuri polisi kandi ngomba kubisubiza polisi baratangaye ariko harimo urufunguzo rwa mama rwo kugira ngo mama abone ikimanisha kuko ngo mama uko anyakira nuko ari kurira ngo ijwi ryambwira ngo babarira kuko nayo babarira yarinze ngo ageze kwa muganga ari mu ijwi yambo ryitwa babarira yumvishe ngo ndi muzima itabwira Imana ati ibindi byose azabikira ubwo nta sida afite kandi icyo gihe yari iteye ubwoba sida yari barya imiti yari ijambo riteye ubwoba kumva umubyeyi arwaje umukobwa sida byari ibintu bikomeye ariko mama akimara kumva ndi muzima ngo yese atanga imbabazi z'umutima umutima wese wakira imbabazi avuga ati ni bariya bigize abahanuzi bakangira umwana gutya Imana izabakurikira ubundi guhora nuko Imana we wananiwe kubabarira sengera kubabarira kuko Imana iranahora uwakubabaje akakugira nabi Imana izamuhora utahari bityo rero aho ngaho mama nibwo yahise asubiza ibisubizo kuri polisi ndabyibuka twari duhagararanye kuko yanshishije ngo udusandari ndatureba ngurira agakanzu yego aranyambika dusubira nayo aho rero ya mafaranga yo kugitenge ndingingira abagore bose mujye mufite udufaranga ujye ugira no tugendana kugitenge ko babigira ngo nabyo mu nzira mama yarangu yari kagira udufaranga apfunyika kugitenge yatatugira ntago twaye kubona uko dutega buri mugore wese akwiye kugira udufaranga ahantu kugitenge murakoze aho rero kandi wibutse ko ikigoryi cyose kiba ikigoryi mu rugo ni icy'umugore nta mugabo ugira ikigoryi mu muryango gore nari ikigoryi cya mama ararundarunda njya mbyibuka cyane tugezeyo mama itabwira abafana aravuga ati afande abo bantu barambabaje koko ariko ngiyewe umutima wanjye wanyemeje kubababarira mwebwe mu bakurikirane nk'abanyabyaha banyu ariko njye sinzagaruka ahangaha kubashinja ibi bashinja murabifite dosiye murazifite sinzagaruka gushinja aba bantu Imana namwe nk'abayobozi muzakurikirana abanyabyaha banyu rero urabizi umuntu adafite umuntu umushinja adafite umuntu ukomeza kumugenza icyaha baramurekera uwo mudamu yafunzwe amezi 6 baramurekura na bagenzi be ariko wa mugabo ya dosiye iragenda ijya kwa wa mugabo kumva yarafite n'ibintu umugore yaje gutanga amabanga yose y'ukuntu hari nabandi yishe n'uyu munsi umugabo aracyarimo njya musura mageragere nagiye mageragere imbere aho hantu madefand navuga ngo njya musura mukajya namusura nk'umugabo cyangwa namusuye nk'umuntu wamusuye muri gereza ngiye nabasuye gereza muri gereza nabasuye bisanzwe njyanguye n'ubuyobozi bwanjye ngiye gutangamo ubuhamya urumva rero ni mari mu gipangu cy'abagabo ntiyapfuye n'ubu aracyariho abantu benshi bibaza relation tubonanye n'uwo mugabo wamaranye umwaka unzi ufunzwe azira dosiye yanjye n'indi kandi nayo kuko urumva zariyongerera mukibonana duhishusha nagize umugisha wo kubonana nawe narakije umwana nyangwemo nivuga butumwa kandi mu bintu Yesu yampaye ni ukuri abanzi ngira ni batatu ni umubiri wanjye uyu mubiri wambabaza ukambera umwana satani ni ukorera mu bantu kugira ngo bambabaze bangenze uko bashaka narabihishiriwe cyane ni isi n'umubiri na satani iyi si yampa uyu munsi yaje kanyima nibyo narabihishiriwe none bituma mbabara n'umuntu utansabye imbabazi nibonye rero ndi kumwe nawe nibonye ndi kumwe nawe ndamusuhuza ndamuhobera mbabazwa no kurongo amazemo icyo gihe nkumva afite n'ubushobozi ngira namufunguza nkumva namufunguza akagaruka mu buzima bwe bwo hanze kuko afite abana 2 n'umugore aho namwe ntago mbifite ubushobozi uwe rero akubonye wabonye ameza ate abonye byamworoheye kuko nawe kumbona nduyu
kuko nejo bundi nagiyeyo nduyu nguyu gutya ndi umugore w'abana bare n'umugabo nambaye n'impeta n'ibiki none icyo gihe nagiye mu gipangu cy'abagabo ndi kumwe n'umugabo wanjye ndamupresenta niwe mugabo wanjye yarumiwe wari wabona aho umuntu amera nk'uguye muri ko ariko n'abantu babwirwa ubuzima bw'umuntu ariko batarabubona yaguye muri ko habe n'ijambo na rimwe gusa nge namvuze ndamubwira nko sanzwe mvuga mubwira ukuntu amabari mfite ubushobozi namukuzamo ibiki n'ibiki we mbona yacecetse yaguye mu kantu papa famba aramubwira ati sorry yangane aranamubwira ati hano naho abantu b'abagabo mugabo nyamubwira ati hano naho abantu b'abagabo umugabo wese hano ni iwabo nuko umugabo wanjye yamubwiye turata ndamubwira ndamupresenta umugabo wanjye mu president wa muntu musuje wariwe turatandukana ko n'umwanya munini tuba twemerewe kuganira n'abantu ariko icyo gihe nahise subizwa mu muryango mu gahe gatoya nibwo nese nkubitana n'umugabo wanjye tubana ari imbobo nanjye ndindanye subira mu buraya turamansura turaceza buri aho kahoze ni Yesu kava none se ibyo urabikize wavuye se hashika urakize ibyo birakize amagararagarutse subira mu muhanda twitwaga abadandaza amagara subira kudandaza amagara cyakwa Yesu nayatindijemo iji yanjye niga yanjye tubana yesi mpofoka turace nari mfite uriya mutipe Rasta Gacuma yitwaga Rasta Gacuma iniga gogose yarayifashe umwana yambara rugabire 8 agapoketa akambara imipira 2 yerekanye nibyo byari bigezwe ku bastari haragezwe icyo bitaga waves umugabo wanjye yarafite umusatsi ukora umusatsi ukaraze kabisa nta muri ahamvane kabisa mu batipe bose urakaze man urakaze akamubwiza ukuri nawe waravuga ati uyu ko nkamuzirira ikintu kimwe nashatse kuvugira hano kimwe nkiyemera cyane wenda nishaka nyivuge gira ngo nakundaga abahungu bagufi yego kandi we yari mugufi akaba kaze yari kari mugufi kandi nawe ngabimubwira ntacyo twahera kuri mugufi atari mugufi ngenza nshaka umuntu nsuma zandeba hejuru mu kirere akumvuga bwibone mfite nawe kamigira ati indaya none nkaca muri gare hariya haterekwagamo ibiconco habagasigama akayira hagati hari abatipe bahumura basa neza bakoze faranga hagezwe icyo bita gucuza amakarita ya MTN nkacamo hagati nanjye nisize ngiye kudandaza amagara hariya hose Nyabugogo hariya top chief nkabanza nkaca hagati muri bo nanjye mpumura ndi umustar nagetse ingofero nisize ubu naracuye rwose ku kintu cyitwa isura narayobora handa yabaga yacuza ntacu kandi narinzi kukomveka akose banyitaga mwikarago aho hantu nk'igihe wakoreye amafaranga menshi uvuga uti iki gihe narayakoreye yamareye iki ko byarangiraga dusinze n'ubundi akashira bakayatwara baratwibaga abatipe buriya nurebe kuno ahantu hari indaya haba abatipe nta kintu kigenza abatipe hano hari indaya mbibi bibiri banga no kugira ngo babibe indaya yasinze nimenye amafaranga naramuraga reka nyakubwira n'amafaranga nabaga namize kuyamira gute twageranaga amasashe tukamira amafaranga numva si ibyo bintu birimo amayobera ukayamira indaya zimira amafaranga akajya mu nda wiba umugabo nuvuga ngo wajyaga gusambana n'umugabo ipantaro wayishyize hepfo y'igitanda wabanze gucunga ko afite amafaranga ubundi ukerekeza umufuka hafi niyo mpamvu uzasanga indaya zigira inzara ndende burya zijya inzara ziriba indaya yiba amafaranga mu rwara igakora ibyaha iri kukwiba ikayafata ikayashyira mu isashi muri mu byaha ikayamira muri kumwe muryana mu kanwa kandi kabiri indaya nyinshi ziba ziseguye ibyuma cyangwa inzembe ku muzi cyaraziraga ntago nta urukundo nabaga ngufitiye rwatuma nkwizera kubwe ko nafite icyuma cyangwa urweme wowe se unyambuye wowe se unyishe nyica ariko nanjye turi kwicara ibyo bintu bitatu byari ingenzi ishashi icyuma cyangwa urwembe cyagomba kuba biri hafi ubwo bwenge rero ni ubwenge wigira mu kazi ntago baba biziranyeho buriya niyo mpamvu usanga hari indaya hari abatipe barabiba uzasanga baba bambaye ubuntu nese wambwira ko indaya ibikaye ko ujye ubona ukuntu baba bambaye akantu kakatutse yabika atabitse mu mubiri aruba twabyitaka kuyabika mu mubiri kubera ko ubwo bifite terime birimo ku rwego rwabyo iyo bwacyaga rero mu gitondo n'ubundi wakoresha gukoshora ukarya ibintu bigutera diary kurya amafaranga ya diary ntago igifu gisikishashe ako nako nahahonyene mbyo nahahonyene nkavuza ahandi sinakavuze abakimira amafaranga Imana ibasore kuko n'ubundi buzima uko sinzibagirwa ko n'igihe yakumaragamo iminsi 2 byanze diary yanze kandi ishashi nayo mu gifu ishashi nayo mu nda urushaho kubyimba ukazajya kujya kuyituma umeze rega n'urupfu byose n'urupfu nta buzima baba burimo n'ubucamuki none se kwiba umugabo akakuniga arije banigiye hariya ndashimana ko nakize iminigo y'abatipe abagabo baranize hari kuri Nyabugogo kandi nakundaga guhura nabo bararya ku kiraro cya Nyabugogo akaniga
none nagiraga amahirwe kari hafi iwacu hari abandi bantu bahanze ati uwo mwana uko agiye no ati ndaya yanye byakandi kanagira amahirwe nkabona randekuye nkamara nk'iminsi 2 namira kubera amafaranga ye telefone ariko kumva ntuzabireka ntago wabireka ndashima Imana yanyijije iminego kugenda nyebuka byatumye tuzatugenda dukebuka uzasanga indagende cyebaguza kuko abayikanga umugabo yatwaye abayikanga abo yibye agenda cyebaguza nta buzima burya bafite buraya n'ubuzima bubi nibwo buzima bubi bwa nyuma bubaho kwisi nicyo cyaha kibi cyanyuma kibaho kwisi nabonye mu bya byose nakoze agakurikiraho kwica cyangwa gukuramo inda aho rero byaje kurangira noneho iyi niga nayo ntumenya nkabacamo hagati n'ikaraga banyitaga mwikarago ati mwikarago narahinguka uno wacuruzaga kigeza y'umukiriye rwose kuko nari nyoboye mu miterere yafutaye tayo yazamye zigezweho ndi gato nambaye none icyo gihe hari hagezwe no kwambara iyo wambaraga ubusa barakurangarira ntagari nk'ubu kubona umuntu wambaye ubusutsi ubona ari ibintu bisa ubona nyine umuntu afite ikibazo mu gihe wambaraga mini na mukondo wazi kabisa yewe gama umuntu wese akarangara avuga ati byari bishya abantu bahungutse ku buryo hariho n'abakiriya ureshya n'abantu bareba uyu munsi abagabo bararebesha iki amaso yamenwe na Menevare bazarahenze business zaranze amaderi yabishe wamwe abakobwa mwe nimwiyambarire byaranze nta amaso bagifite areba ubwo busa muri kubwambara igihe cyane icyo gihe wende badusifura nawe ubigendera urobana ukanahindukira ngo urebe ugusifuye niba wareba hari surudu wirikwa ari abagabo badafatika hanza tubivugisha ukuri wareba bari akantu karimo kugwe hejuru kabata none twari tuzi no kubipima kandi turiyashobora kazi ura nagashoboye ndagenda ndafatisha naca muri gare nkumva nafatishije bahiga umuhigo gare maho muri abo batipe baravuga ati umuntu uzaduterera uriya mukobwa tuzamuha igikombe muri iga icyo azashaka tuzakimuha ugabanya leta mu gutwi abaraje ashoye icyo bite mu bindi babyitaga gushora umubindi ashora umubindi aragerageza akaza kahura n'abandi batipa kihangana karinye mwimye intebe kabiri yaje agasanga n'abandi agasubirayo akagenda reka afite umuhigo yaje guhiga no kuntera inda abakobwa rero turi fake tuvuga byose naje kuvuga byose shiduka igihe cyane kibari cyo musuyemo nahavanye inda kabisa namusuyirimo ura mutipe namusuyirimo musuyirimo abanteye inda ndayihaguruka ariko numva ko mpindutse kandi nabimubwira ngani nshobora kuba hano makuyinda hehe se kumusambi n'ikiringiti mu nzu cyo ubwo ngo ariyemeye yavuze umusambi yabanye ikarito igeto yatiye abatipe yabaye bibiri byo ku munsi cyo kwirizamo inkumi arangije ikintu cyambabaje yaguze amandazi n'uyu munsi nanga amandazi yitwa urwibutso mumbabarire ntabwo nyakunda kubera ko niyo bantereye nari urwibutso amandazi 5 bafunga ntabwo nkunda amandazi na ji ya pome y'inyange sinzabyibagirwa ji ya pome y'inyange nkunda umwembe kubera inyange bayinereye hinda ji ya pome y'inyange ndayireba arayizana azana n'ikivuguto nuko ibyo bintu kwa bitatu simbikunda cya kivuguto cyabaga kiri mu ikarito niyo ji ya pome y'inyange n'urwibutso amandazi 5 koco sheri ndagukunda shima nanjye ndagukunda koco kubita minyange kubita amatarika abakobwa turaryama ujye urya uzi kuzishyura narangije kurya ndishyura meshyura amavana umuhungu wanjye w'ifura ndataha umunsi wa mbere wa kabiri nanjye gushishira imbeho mukobwa uri kumva akabeho senga byaciye akabeho mama tiye nkangira kuruka ngiye nanubwo natindije ibimenyetso nyuma y'ikimwe kimwe natangiye kuruka ko bita kirutse yari mama tiye mwana nge inzoka bambaye imiti y'inzoka ya babyeyi mwaba na imiti y'inzoka bajya babanza bareba babasuzumisha duko arimo n'abadamu ataze kubireba mama nkubita imiti y'inzoka kari yari imaye nkaremba ngenda gupfa naho ninde shaka kugira bukeye umuhano zaze mu nzu arambwira ati nabonye uyu mwana wawe akurira minda hano muri inzu baramufunga inzu yose atusenge nkurora twite ndigurutsa mwereka ko nta naho duhuriye nyuma y'amezi 6 yande yakoze uri mukondo wazi na mine mama nawe afite y'umunani niyo mpamvu atabyitayeho cyane papa aratwicaza tumwese njye bateye inda tutihoye uwo nayiteye ninde mama arazamura uwo nayiteye ndazamura nuko bansohoye mu genda ushaka umuntu waguteye inda umugabanye n'ayandi mazina namenye amazina tumana imyaka 2 tubana yari iniga umujama nitwa jama nawe yitwa iniga akamamagara jama shira amazi muri dushe waniga wiyishiriremo nawe nasanze ukaraba kandi ngo ndi umugore mu nzu ye ako gukomeza 6 nawe ntago waruzi kutwite bari narabimenye wewe warubizi kuko nayikura murumva byashize ukwezi mbona ko ntwite naringiye kukubaza ngo tutayikuyemo kandi warubizi amezi 6 ndashira yanze kuvamo nibwo nabiretse rero iwacu babarayibonye banyirukana gutyo ndagira miga niga yanjye nta niga yanjye udusiba twose ndatucakaza ndamubona
ndambwira ni wankomye inda ntabwo ari ugutera no gukoma ahambwa ati nagukomye inda uri indaya ntabwo nzi uwo mwana niba ari uwanjye navuka nzamenya ntiwambare gusukaza ukajya kwiyerekana ko rwose ari uri indaya nishaka kuyoberwa se w'umwana yamutwerera undi ariko abizi ko ari runaka abaragiye arakabye muri yanza akubisemo kanyanga n'urumogi akoze ijisho yambaye ya rugabire arambwira ati so navuga ndamumena itara njya numva ngo yavuye i Butare nanjye iwacu ni igitaramo tuzibarangura njye nawe so navuga ndamumena itara ni ijisho nuhura n'umuntu akamubwira ngo itara ni ijisho bakubwira burya ni ijisho ya materime tuba tuyazi yose nuko hari amwe tutavuga nyine kubera ko twakize turacomotse tugiye mu mago tugeze mu mago ya Vietnamere Meri tumusanga mu mbuga mama ati niko nkura yini ni umugabo wanenda ati witeka we akubita kubitenge ntiwabinkora ntakoze yashakaga risatsi Imana niyo mubwiye kiza mu mukwe w'umugisha irambwa turiya mukobwa nzamubakira nduwiteka na wata wiwi irambwa ati nzamwambika ikanzu y'ubugeni ata wiwi agiye kubona hawe abona imbobo yo munsi kiraro ikanu yijisha amenyo barayamazemo umunwa barawusatuye ugeze abaradoze abakwe baragwira amasezerano y'Imana yigwa bitazagusha akubita kubitenya Imana ni akamura amaso umugabo agakanura ati ni wabinkora niko se nkura cyakora abasaba barasabira imbobo indaya Mana we witeka nago wabinkora naho no mukwe papa sohotse amurebye yaramwitegeye nta n'ijambo yamuvugisha yinjiye mu nza zano muhini aratugurukana muri ruka mwese imbere n'inyuma mukwe n'ubu nganje mareba bari nko kugana nka papa bayibuka muhinira twagira ngo no mama we byaramurenze none mbonye ko mama byamurenze mwinjiriza umugabo mwinjije papa bayamubonye papa aravuga ati noneho twari dufite intebe papa yajyaga hanisha abahungu iwacu yitwaga imfata amabono yarera bwiye mama ati intebe ntuzayicane nzajya nyihanisha imbobo zose ziza abayicaje umugabo wanyu n'ubu umugabo wanyu ntashobora kwicara iwacu atabanje kureba hagiye kwicara kubera yabagiri imeze ite ni intebe yasheze igivamo imba intebe yasheze hari ukuntu icikamo ego imisumari ikarikurana nyine ikadegadega iyo yicaye muri igafata ikibuno kiretse umuntu aje akagira gutya kikakivana no mvukura nuko mvukura abye bajya biyemukira mumajya gava gucuruza yananiwe wajya kumva yicaye nibwo namenye nibona hano niho hano namenye ko burya abagabo bataka ntago abagabo bataka kimwe n'abagore mitakire y'abagabo bitandukanye n'abagore kaje kumva mama yewe nkuranga yankurije rukundo mubanguka kintu mpambara y'impamba agataka ati munabare kumbe ni yantebe nanjye akaba ngiye mufashe mari bavuga ni ndaje ndebe ukuntu amera banze mureke banze mwumvishe inkonize ajye mu byago kubitana aho yahura n'akaruka givuga ati nawe se yakumva no papa rero yamufataga avuye nko mu kabari nawe bagabyibagiye kifatana zari intebe nye iyo ngo yari ipfuye urumva reko kumenya ipfuye wasinze byaga bigoye yakayishiza mama ubone kabiri yafashe ari ukuntu yasamagamo ahitaga mfata amabono papa akayicara mukajya kumukoma orororo nta uri tiramuhaye nta uri hafahara ukwiye yankurije byatumaga iyo ntebe yatumaga bibuka amazina yacu yose kenshi rero yakundaga kubafata amade njye nikundira kudukora iyo nyine nkibuka umunigo papa yajyaga niga ndashima Imana abana b'imfura baragamo mwarasekaga mukiri teka tumureke hanze mu menere urumva papa hari ukuntu yasaganaga n'abatipe njya gutangira uburaya akansangana n'abatipe hafi yaho ngaho twe dutuye papa ndi kurerembura ambwira ngo shuwa nzane nk'akabombo n'akabiswi cyangwa kwiriba akansanga kwiriba nafunze inguru twabitaga gufunga inguru cyane cyane yajyaga akunda kunigana na papa yagiraga defo yo gufata akagakano ndashima Imana yamaye gukizwa akagakano atagaciye yajyaga kuzanga ahita fata agakano gutya akantwara mu gakanu kwa kundi batwara urukwavu akangeza mu rugo akankubita inkoni y'abazikiza umuntu baranakiza iyo nanjye yamufataga tukamvuga nti papa n'agakanu kanje mukwiye yankurije orororo ariko nta uri hafi aha orororo mama we yamufata yemwe baturage yemwe bana ba muri he muntu ariko impambara bayifata ya ntebe bayicazamo umugabo wanjye papa yimwicazamo ayimwicaje mujye kubona mbona umugabo amarira arataka yari papa famo aratakara akajya ncira amasira kanye no kweri hamuka bari baneye sinibukaga ko bamwicaje mwaya mfata amabono ndebye sanga niyo bayimwicaje nese ngira gutya
nyimukuramo niho papa yahagutse azana umuhina aratugurukana muraza gutanga na keya hano iwanjye shaka nta n'isoni nuko baratwirukankanye aho rero niho twageze hirya umugabo ambwira ko mu gikangaga araramwigunira niho rero yahise ageza hirya gatoya tugeze hirya ambwira ko abamwigunira nanjye yahise agenda nzana igunira aricamo amaso ariko bafataga igunira ukaricamo amaso n'amazuru n'umunwa niho nahise njya kuba munsi y'ikiraro cya Nyabugogo hariya ufite inda y'amezi 6 kuva ku mezi 6 kugeza ku 9 niho nararaga icyo gihe hari mu gihe cy'imvura n'ubu iyo imvura iguye ndabitekereza niyo imvura iguye ndi mu nzu umutima wanjye utekereza ayo mezi nazibagirwa umubu sinzibagirwa umunsi umwe Nyabugogo yaruzuye inkura aho hejuru nararaga ku kibambasi cy'ikiraro iramanukana ngize amahirwe injugunya Nyabugogo injugunya ku ruhande kuko yari yuzuye injugunya ndi wa mufuka urumva narapfuye ndi kumwe n'iyo nda yarigeze mu mezi 7 hanyuma se umugabo se nawe muri kumwe we yararaga mu gikangaga cya Puwaru nawe hari igihe Nyabugogo yuzuraga ikaza no mu cya gikangaga nanjye ndaraho ngaho igihe cyarageze rero uko ndaraho ngaho akajya sijyaga kanzanira tugateka no mu idebe abantu baza amadebe ya kera bayawusa agateka mu idebe nkabona nzana ibirayi byuzuyemo amamesa n'ibishyimbo yasyaze bagenzi be batetse bamuhaye nawe aranzaniye yagiye ndwaza nkabona yibye imineke aranzaniye nkabona yibye akanyomora ariko nkanabiruka icyo gihe mubwiza ukuri mubwira ko mba numva nshaka ikijumba kirimo ivu akagenda akabisyaga kirura ibijumba akagenda akacyotsa akakizana n'ivu ku mugapapuro akanzanira cyangwa gasashi icyo gihe abagaho n'amasashi aramfasha arerera umwana waho munsi y'ikiraro igihe kigeze ba Pastor Theogene babimenye ba Pastor Theogene n'abandi batipe bariteranya bakodesha akazi k'5,000 amezi 2 harya mu rubonobono bibudusheze 2 bagenda basyaga udukoresho agasafuriya agasahani akababura n'akamatira baradushingira tariki 11 saa 12 nagiye kubona mbona umugabo araje asanze yandi munsi y'ikiraro arambwira ati yizire turazamuka imvura yaguye nyinshi ndayibuka yo mu rubonobono hanyerera Pastor Theogene yari yakijijwe ari mu pasiteri yaratarakizwa 2006 nago Pastor Theogene yari agakizwa 2005 ko Pastor Theogene yakijwe 2007 ngiye nyizwa 2008 ndabyibuka cyane so icyo gihe yabasanze aho ngaho na wari Mayibobo se ari kiri Mayibobo tuba turagiye tugezeyo aradushingira arambwira ati ngiye kugusiga iyi niga ntuzayiteza abababiloni n'abababisi n'abandi barara bose babyitaga batafu n'amageni ngo ngere usambane iryo jambo yambwiye uzayubahe uyikunde n'ugiburana kawunga n'ibirayi uyu dusanga imihanda tugukubita imyotso usinzire Imana niyo nkuru n'umwana wawe niyo bamwise Imana niyo nkuru nahara iryo joro ryo kwa 4 kwa 5 mfatwa n'ibisi kwa 6 mu gitondo nari maze kubyara umwana wabo w'umuhungu kanuye ijisho w'urukara wanywerewe w'urumogi kabisa amubyariye he kwa muganga amubyariye ku Muhima mbyara na mituweli baduca 15 abarara baraza basanga 15 baciye barayasyaga barayazana barayishyura basanga nta kigoma ndimo nawe nanjye nta gitenge bari bamfata imasho kumva ibintu nabibyariyemo nababyaye neza baragenda basyaga igitenge gitose ndabyibuka basyaga kigoma kitose bazana n'isarubeti bambika umwana wabo kabisa baraza baramanukana n'umwana n'amaguru bamwe baca amarato bajya kugura za nyama abandi bacandi bazana urumogi abandi baranzamura twageze mu rugo na uzanye inyama hageze za nyama zo ku masahani zimwe zimeze nka fimbo n'uhazanye urumogi aruzanye babacometse rwa rumogi n'amachifu kigiye guraga make babankubise chifu baramembye babacometse urumogi baramaye ubwo nibyo bihembo by'umubyeyi bari kumemba bati wakoze akazi kose Marine wazongera umva nari nakoze akazi Marine ziyongereye imbobo mu Rwanda kabisa ninongereye Marine bati yakoze akazi kose Marine yazongereye Imana aho kugira ngo kuko mu bubobo kugira byari ndaye ubyara umukobwa buriya wabyara umuhungu ko umuhungu ahaguye yeguka nk'umuhungu ariko umukobwa yabaye Marine iyo byaye umukobwa babateganya ko hari abandi baziyongera kuri we uko urumva uko babasambanya niko babyara ariko umuhungu ahaguye hava ari umuhungu uko twabyitaka ubwo urumva nari nkoze akazi kose ko nongere Marine ewana cyari gikomeye kubyara umuhungu baramuhemba baramemba nawe bakajya bafata imyotsi bakayijundika bakamuha amazuru no mu kanwa kakabebe kavuye mu bitaro akana gatanya kunywa urumogi gutyo yarezwe n'urumogi rutugosheje mu mazi buri abana b'indaya benshi mu bantu batekeza ko ngo bitonda ariko nibitonda ahubwo nuko babareresha urumogi bafite kuna ba mama wabo batogosa amazi ari mu rumogi bakamuha umwana bukarinda bucya aticuye nyina yagiye mu kazi kabisa yego ntago rero bitonda ahubwo nubwo buzima babeshamo
nanjye nibwo nabesheje mu mwana wanjye araryama imyaka 2 arinze igira atamenye kugenda afite urutwe gusa nta mashereka nta biryo nta kumumenya ndi umusinzi uraho urirwa urwana na se urarurwana na se isaya sigiye ngasanya n'abagore inzoga narananiranye muri quartier nitaba inama buri munsi bahora bapfunga nakubise umugabo namubaze nabo bagishije itara namo bagishije ikirahure namo mbese narananiranye Yesu niho yansanze asanga mu myaka 2 nari n'umugabo naramunaniye yafashe umwanzo wo kunyirukana uriya iryo joro yanyirukanye mambye ati ndananiwe uri indaya uri yinura umudayimoni ambye ati reba ukuntu njumamagara ngo vayo urye wambwaye vayo urye wamusega iyo urebye ubona ndi umusega nuri musega uvuga ngo ndamunanira ku buryo umugabo yajya gataha yagera hanze nasukuye ibisuko bajya afata umusatsi nkamuhereza mu idirishya ambye ati niba utazanye yo gusuka ntabwo uri kwinjira muri nzu kandi ko kakarara hanze nkarara mu nzu naramunaniye kugeza ubwo nubwo namwinjizaga mu nzu yajyaga arara mu ntebe muri salo mu dusheze twe dufite nkajya mu cyuma nkagikinga nkarya ndamunanira umugabo bakajya ataka kivugisha n'ingingo yajyaga arenga kurwa yibagiwe hatashye kubera umugore mubi nese ubwo iyo yatahaga yabaga atashye avuye he avuye gusyaga nyine gushakisha urumva babarara bahise bamufata bamujyana hara mutuzo twamategura bamwereka umama w'umusiramu umwe bamubwira ati uyu muhungu turamwishingiye nitwe mwishingize ujye umuha devise ibyo bitaga devise agafata bombo na shikarete na papier mushwari n'amazi ya Nili akazunguza ku mabisi kazunguza ku mabisi agashakamo senyisa ye agashaka nayo akagera araverishije aya devise y'abandi ngenza ni bari senyisa cyangwa tuwasa akazitahana byageze aho rero nanjye mbonye ko binanze fata gataro ndikorera ariko n'ubundi nava no muri ako gataro tukaraturwana y'amafaranga ntituzaho yajyaga ntituzi icyo yamaraga nanjye ubwo ndi umusinzi ayo nkoreye muri ako gataro nkanywera muri nahombye Yesu nawe yansanze Yesu ahasanga ndushye ndi nyakagore kakagore kadafite pampa y'umwana nyaringa zikagera iriya kirwa kikorera gataruga kano yabwizo abantu babonye amafoto yanjye ya mbere buriya umuntu siwe hari igihe umuntu azati yego yati yari igikara nyamara atari ko yanasaga aho ari imiruho kuko n'umugi bwa ruguru rahindura n'imiruho irahindura ndagenda mba nyakagore mbindushye muzi ko naje kuri televiziyo meze kuko icyo gihe rwose nigeze pima ho 35 ndi umugore naje kuri televiziyo bwa mbere ndabyuka ndi muri 40 nabirenze igufa ryanamye sa nabi meze nabi abantu bakajya ngo nikomeze ariko umuntu Imana ije mukura mu nde uyu munsi renda shima Imana kuko agakiza Yesu yinjije mu muryango wanyu mu rugo rwanjye iciye muri njye agakiza rero ubuzima ubayemo urarwana uragira gute uracyari mubi wa kera byagenze gute wakijijwe gute ukuntu nakijijwe rero iryo joro umugabo anyirukana naricaye muri sheza arambwira ngo sindi burarane nayo mu cyuma na waragikinga uko yagakinze icyumba cye nanjye nicanye nako kana kurutwe gusa yatwirukanye yambwiye ngo ubwo busheze n'ubwo matera mbutware ngo nabikoreshe burimo nabonye ko ushaka kubarira ibintu ufite mu nzu ugasanga na 5,000 birimo ndavase mundi bundasyaga ikindajyana iki ndicara sanganye gusubira musikira mama we rero amwe ati nuva mwarugo rugo rw'uyu mugabo yajyaga ajya mu rugo akarira na mama karira bose bakarira nicaye nkishima wabananiye nkishima mama karira ukabona ni byiza uyu muhungu akagukunda papa mbona naramurwaniriye mukura muzikira bakarira bose nkishima mama umunsi umwe ambwira nk'umubyeyi arambwira ati nakwiruka munsi y'ikiraro harahari no kwipanga uzashaka umundi buzima iryo joro yanyirukanye nibwo nibutse ibyo mama yambwiye sanga munsi y'ikiraro haranyakiriye kandi sanga narimaze kumenyera ubuzima bwo muntu nta nijana nta mvanye muri iyo nzu nta bundi buzima n'ubundi agatanura akazunguzaga nabwo nta n'igishoro gifatika sanga ndapfuye wari wicara ukumva urapfuye umuntu aricara kumara apfuye wahise witekereza hano nkajya mbara imigongo y'amabati ariko muri icyo gihe ndi kubara imigongo y'amabati nazibagirwa nibwo nagiye kumva numva ryajwe iryo navuze bwa kabiri naryumvise riramamagara mbwa ngo mama Fabrice ni karama bwa mbere yaje mamagara nkuranga bwa kabiri zari mamagara izina banyita muri quartier ya Mafamu namya turarushye ndikiza ngo ndarushye urarushye nindarushye ndapfuye mudurongera mbwa ngo urarushye ndikiza nindarushye nkandi nagiye kumwonye ndapfuye mu mutima ntabwo nawe turaga nakano kuko buriya mu mutima niho Imana ikorera nivugira none uho rero naje kwemezwa ko mu gitondo najya gusenga mu gitondo duhuriye mu nzu yanjye ndagutabara inzu yawe se hari aho bita robot naho bita mu kibeto mu rubono twiramwe ngo mu kibeto naho mu kibeto none mu masengera bagiye mu kibeto hari kwa numva banyirukanye ariko wambaye nijoro kwa kabiri mu gitondo hagumaga kuba amaterano y'abadamu ngezemo sanga arimo babagore basenganaga na mama birirwaga mu rugo nanga mu madini yo
ubu ndeba nangaga abarokore. Ikintu cya mbere amadini yose nayabarijwemo buriya katolike narahajijwe, katolike nayibayemo ndahazwa kandi narabyigiye. Umuntu yaricaye turaho turi kunyura urumogi aravuga ngo wibeshye ngo ukagenda ukagurya ukaristiya ngo utarayigiye ngo iwanyu ngo urapfa ngo cyangwa iwanyu akaza amaraso. Ndavuga nishare kangiye reka jya kubigerageza muri jisho ngo urumogi rwishi ndagenda magara imbere ya padiri gira gutya. Niba padiri aramya ndebye akabata abarara baragwira arayima ndayirya ntangira guhazwa gutyo mu gatsata. Nari naragambira mvani padiri umunsi azayinyima nzamukura mu bishura mutura imbere y'abakirisitu nabigamba umva nari kihebe. Ubu ndeba niza gatabo kayiba Yehova ndakarangiza reka mfite gahunda yo kujya njyana n'abayehova nkiba abantu mu mazugo yabo tukaza twigize abarokore twigize aba Yehova warangara gatotere komane na telefone nkabana bijyanye kare kabisa. Nicyo cya abasilamu nabaye musiramu buri wa gatanu nari musiramu njya muri musigiti iriya misigiti yose nayizengurutsemo kuko narinjiraga iyo winjiye mu basilamu nta mwitandiro umudamu itakura mu bora abadamu abasilamu kaze bafite n'indi myitandiro bazanye mu masakoshi bateganya ko ari umuntu wazamo atitandiye nakunjamo akaba mayi gitambaro ngasohoka nkagitsimba onja nginja nacyo mfite unda konya kamikini umusigiti umwe nawo kuragamo nk'ibitambaro 5 nkasicyaga byibura ku wa gatanu naga ngomba kuba mfite ibitambaro 15 kabisa. ahita njyana muri marato bakamunote azunguza muri marato gataba mikofa mba ahubwo buzima nuko nagiye mba umunyamadini gutyo ariko idini ntakiniyemo na depere kuko narinze ukuntu batitira najyaga nahura nabo icyo gihe cyo byitse tugwitwaga Pastor Mupenzi nahure nabo nkumva bameze nk'abantu bafite imiriro banyotsa nkumva ndashishiye uko bamanuka igihiriri bavuye mu materaniro barambangamiraga ubutambari ngutiya ndende n'abasazi nkabona na musirimu babamo nibyo nabangiraga rero n'ukuntu umuntu ahura nabo akumva ari ibintu bimwirutse mu mubiri. Yego fata umwanzuro rero kutazajya mura nabo nababona nkahita mbitsimba niyo dini ryonyine nitsimbaga abandi bose nabacagamo. Aho rero niho nafashe umwanzuro njyayo ngezeyo numva birambangamiye nicara inyuma bavuga ibintu byose batera haleluya nkumvira hantwitse nkumva ndabangamiye none mama gatanga ubuhamya ngo umutware se nibiki nkumva ibintu byabo byose n'ibintu biraho bikabije muri abantu bataza abarokore bazi ko bakabya nyine kuko n'abajya batwumva muri ubu buhamya bumva dukabya ariko ntiwakabya ibi si ibintu waza gukabya n'ubuzima Yesu akuyemo umuntu bwahashize ariko ashimye ko tubasangiza ku mpamvu ye ndetse n'ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Nanyi numvaga bakabya numva mbanga numva nabakunze kubera doctrine yabo ariko haciyo hakanya ryajwi ryankuye mu rugo rirongera rinsangaho riransanga rirambaza ngo uramutse ubyaye umwana ugasanga tuboye amatwi arimo ibyo bintu wambaye mu matwi ugasanga afite ibyo bintu wambaye nani mfite ibikomo bivuye bikagera nka ugasanga afite izo nzara nifite inzara zometse izindi wabigenza ute ndavuga ni mubyaye muvanye mu nda nyamwirije muvanye mu nda nkasanga arabyambaye nibi bishene byose nambaye nahita mujugunyira abaganga nkiruka ijwi rirambaza ngo we ko ntakujugunye dore ngiryo ijambo ryamfasha kabisa. nararize wa mugabo ndarira Imana niyanjugunye Imana bashidutse ndikurira ndahaguruka ndapfukama ndi muri Imana niyanjugunye banyatuza ibyagakiza ndatura ndakizwa ndataha bambwiye ko nta murokore wahukana bampa 1000 nsubira mwarwa rugo rwa mugabo wawe. Ngeze wa mugabo aratasanga ndi mu rugo ko nakwirukanye nako bari bambwiye abarokore batuciceke agakiza karivugira ko nakwirukanye nakora icyaha unakwica bakavana intumbi umugabo atangwa no kubona avuga amagambo kandi ubundi wari isaza yaga mvuga ku buryo nasinziraga nka mukuru gutura mbwa ni kanguka tuvuge kanguka nkubwire wanshatse ndindaya utariho naba nka mukuru gutura yasinzira nka mukuru gutura atungurwa no kubona avuze amagambo 5-6 ntacyo mvuze arambwira ati araceceka wabanda agenda ririyame n'uyu munsi njya mbivuga 100% kandi nzahora mbivuga 90% y'ingo ziri gusenyuka ama divorce yinjizwa n'abagore. Umugore yamenye icyamuzanye mwari iriya nzu ntagasakuza nta divorce zakwinjira mu Rwanda twazihashya tugahashya isenyuka ry'ingo abagore kandi twabishobora kuko abagabo biroroshye kubihashya biroroshye gufatisha umugabo mwashakanye akakubyaza ukamufatisha ukamukura mu rugo rwa se na nyina ukamushyira mu rugo akunanira ati niba indayishobora umugabo ikamukomveka akamurya imitungo ikarangira utu umugore w'umugabo anigwa kumufatisha ku buryo bubasazana ntago mbere ariko nuko biri kandi niko nabivuze ni nako biri nako byubatse kuko nge shingiye iby'iwanyu urumva uyu mugabo nageze mu rugo aravuga ndaceceka aragenda ariryamira ndabyibuka rwose yaryamye yambaye inkweto aryama gutya kwa kundi umugabo aryama yambaye inkweto agaramye ku gitanda yibaza ibibaye asanze ndatetse nta poshe yambaye kandi yambaje nacecetse asanze nambaye ingutiya n'igitambaro wateze wabaye umurokore ibintu byose byabaga mu cyumba byose nabijugunye byabisheneti byabitu byabaye hano nebe wabani yazi by'abarokore byarebe
kandi bambwiye bati nuhisha ibiryo nuwonye kugira mvuge ngo va ibyo wambwiye wifashe gutya uvuga uti karibu mutware uti karibu komeza mutware mbega ijambo nicyo kintu cyangoye cyako ibindi nabishoboye bakumva uyu muntu nasuzuguraga ndamwubahane va ibyo wambwiye va ibyo wamusega bambwiye ngo karibu kumeza nyamvuga ngo mu nzu y'Imana ari mu kigo nderabuzima hari ibintu twahigiye tutari tuzi ubuzima ndagenda ndamurebye yarandebye ijambo rirananiye ariko ndagije ndaritobora karibu komeza mutware ndeba mu kirere akabaga bahanga mbabwire umugabo gore nazajya akora akantu keza rwose mukamusubirisha ushaka kumusubirishamo akisubira nujye ubona ugize amahirwe ugataha ugasanga Imana ari ukuntu yahuye nayo ugendera kuri utwo tuntu neza nyamara ndakurabuye umugabo asubirisha ndabisubiramo ariko nonya ni karibu komeza mutware ambaza ati ibyo bintu wabikuye namwira cya kuri abandi aticara ndicara nawe aricara arandeyo ati karibu kumeza mutware nanjye kumva ceceka kandi mbwa tuceceke ambaza ati se wabivanye nabivanye mu rusengero nakijijwe nuko namusubije nabivanye mu rusengero nakijwe yawe aho hantu wakirijwe uzagumeyo umva nanjye nzagushyigikira mu kujyayo ahantu bakubwiye ko ntakirimbwa nari umusega ni umutware ubwo rero iryo joro twaragiye turasangira ku meza umva nyine urugo rubarura nubakitse umva umugoro waro w'amateka kuva munsi mutware bayi mutware karibu abanyerondo murashaka umutware nabugingo nuba abana bajya bamagara ati umutware wawe hanze arabikunda turarimwita cyane yego umenye ibyo umugabo akunda bimwite unabimuhe aho rero iryo jambo ryaranyubakiye ndabatizwa nkoreshereza umunsi mukuru ariko mbere kubatizwa Yesu njye amemba yaramyenga iryo jambo nyise nzari guhembera yaramembye njyana iwacu ari naryo deni mwabonye je bundi koresha turyishyura aragenda turirega twerekana n'abana ariko basigama ideni rya muzehe ry'ibihumbi 300 by'inkwano yego muzehe yajya gasinda rero akamuhamagara tuzanyishyura rya none yararyishyuye ndashima Imana yanyubakiye urwo kuva iyo tariki nakira Yesu kugeza uyu munsi 2008 nakira Yesu kugeza uyu munsi Imana yagiye mu bwenge ikamu buryo mba ku karago k'abagore mba mu rusengero Imana isezanya kizana muzana na wirana muzana ava mu bubo watura kungwe yajyaga yayikoreka ko muri ari umureyo ava mu masuti yajyaga yari afite amasuti ye nanjye afite yanjye mu nzu kandi ngomba gukora yari afite amakanzu afite yanjye yari afite amasujipe y'imyeru n'imikara y'imyeru n'ubururu nanjye afite yanjye yakozemo amabara y'ubururu yareyo akambara ibintu bitajyanye by'abagore kugira ngo arangaza abantu sinzi bagirwa umunsi umwegeze kuzana inuma yiraza mu gikoni ipusira yibo yaranize yarankubise nzirwara icyumweru ngo yagiye ku cyuwasinzira inuma yanjye kagenda yajyaga azana inyagaruzi yavuye kuzana kuko nibo bajyaga baraguriza ikipe ya Rayon azana inyagaruzi n'ibikiri n'ibiki azabiheheramo ubuhamya nawe arabizana icyo gihe nabwo abiraza mu gikoni nabwo turabibura nabwo arankubita yenda kunyica ndashima Imana yankuye ku nkoni za Rayon ndashima Imana yamere umugabo agakiza kava mu byo gufana imipira yo kuba yikoreye kungo ubwungo bukava iwanjye mu cyumba bucuma bukava iwanjye mu cyumba haleluya ubu habamo Bibiliya Imana imere umutwara agakiza akizwa kijijwe urugo rwacu rubakitse abana 4 na mama Fabrice na bya bitangaza byose maze imisi mubona byose bikubiye mu izo mbaraga z'agakiza uhereye aho ngaho mama Fabo ubu buzima waciyemo burakomeye niki bwakwigishije ubuzima naciyemo icyo bwanyigishije ugansigisha isomo ko umuntu wese aho mubonye nuko ari nitamubwira Imana ngo nta hantu utakura n'uriya muntu hari ahantu yaha iryo somo byamviremo isomo ryo kubana ndetse nkabana nshimpereye muri babandi niyo mpamvu ngikunda kubona wa musangiro ndi kumwe n'imbobo ndi gusanya nazo ndi kumwe n'indaya ndi gusanya nazo ndazisura hari ibyo nakira kuri social media by'ubuzima bwanjye bwite bwo gukora neza muri babandi cyane izo ndaya abana bazo ndetse na za mbobo twabanye kuko nizo zangire neza urwo rwa mbere nabayemo numva izo mbobo ubuzima rero bwasiga isomo ryuko ntagomba kugira uwo mbawe ngo bitesha agaciro uwo nabayeho ko igihe cyose udafite iyo uva ntufite iyo ujya rero iyo igihe cyose cukumbuye nkinjira mu buhamya bw'ahashize hari icyo numva nzabacyo kandi nkumva ndagiharaniye nkumva nshaka kukigeraho kuko numva ntabari abacyo numva nyirwana kuba intwari kazi mu Rwanda numva nyirwana kugira ngo mbe umufasha myumvire hari imirimo bwanjye niha gukora n'igihugu kitanyimikiye n'ubitorero rutanyimikiye kumva gusa ntekereza hashize kuko iyo menekeje hashize hari ngiye mbyuka iwanjye mu buriri nkahita nambara ikote nkakubitamo imyenda amasogisi nkahita mpamagara umumotari akanzana Nyabugogo hariya nkaza munsi y'ibiraro nkaza mu mabrodire nkazanwa no kuba yihumure nkabavanayo nkabajyana harya Nyabugogo ahantu barara batetse ibyayi n'amandazi
tugasanya nkabwira nti nari ndyamye iwanjye mu nzu ifite n'amakaro ariko kubera gutekereza uburyo nanjye naraye muri Brodil nubwo njye nta wamumurira ariko njye ndahari nk'ihumure ryanjye birashoboka ko mujye muharara n'ubu dore urasubirayo n'ejo uzaharara kuko simfite uburyo bwo kukuvana mufite naho hakuvana ariko nanje kukubwira ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane icyo cyatumye atanze umwana wayo ukineye kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho mu bugingo buhoraho rero bwa Kristo afite no kugukura ahangaha jya uhaha ubuhamya uhabwire ngo ndakuryamyemo none ariko ejo hazaza siho nzasazira ntukemerere ubuzima ko bukwicarira ngo buguhore bugutinagaza bizakuviremo no kwiyahura bizakuviremo kwatakariza ubuzima bikuviremo kugira ngo atineri nibyo byavuyemo n'uwo musaruro nuko uyu munsi nanjye ndishira nkavuga nka Paulo avuga ngo sinjye uriho ni Kristo uriho muri njye avuga ngo niba ari Kristo uriho muri njye ndumva nanjye nakora ibidasanzwe mu gihe kidasanzwe nk'Imana impaye amahirwe yo kuba nduyu mama Fabrice n'ubu ngubu nje mvuye gufunguza konti y'abahungu tubana hariya kwa muhanda bibera ku gasima bafatisha yikorera umuzigo 100 akikorera umuzigo desa turuwasa na uko dusangira umuceri uko twasangiraga umuceri ishuro ya mbere nabibabwira ishuro kabiri nabibabwira imyaka irashira murumva imyaka mamaze ariko ejo bundi bafata umwanya bavuga ati ikintu mabuja ahora tubwira nicyo ubuzima butizigama nibubaho yego mama Fabu mu byukuri nanjye kukubwira nti ubwira abantu ubutumwa ni iki wabwira abantu bakurikiye buno buhamya cyangwa se n'abazabubona ndagira ngo ukivuge mu minota mike kugira ngo dusoze mu byukuri n'ubuhamya burebure. Murakoze cyane kandi ndabashimiye icyo nabasangiza ni kimwe nuko nta muntu n'umwe ukwiye kuza gusanga mu buzima bwari bwo bwose waba urimo ngo umutererane cyangwa umujugunye umva uwo muntu muhuriye mu muhanda umva uwo muntu ugukomangiye kuri porotayi yawe kuko ejo hazaza wasanga nawe ari we Imana izamutegeka kumva kuko nkatwe aho twabuze nago n'abantu bari bazi ko uyu munsi arimo natwe twabumva kuko uyu munsi hari abariho mo kubaho kubera turi gutanga ubuzima kuko gutanga ubuzima buryo iyo umpamagaye mu gicuku nkaza kugusengera hari ibintu byakunize bikakurekura mba ntanze ubuzima n'ibindi n'urugero hanyuma rero nashishikarizaga umuntu wese kuba marayika murinzi wa bano bantu babayeho nabi cyane cyane ko tugeze mu bihe bitoroshye birimo inzara birimo ibibazo byinshi bitandukanye ihangana ubeho neza ariko ugire n'abandi babaho neza ku bwawe kuko wowe ibyo wariye ntuzabyibukirwaho ibyo wambaye ntago Imana izabikwibukiraho izakwibukira kuri babandi bari bababaye ukabaho ubuzima kandi kuba umuntu ubuzima hari umuntu wahibumbi bitana akarara yishimye akarara yuzuye umwuka wera avuga ati nabonye Imana narabivuze kenshi ya myenda utacyambara n'ibindi ntabwo ndi kwigisha abantu gukora ko nzi ko bituye mu banyarwanda ariko twongere tubigire impano yacu dusangire dufatanye umvane mu buzima bubi nanjye nkumvane mu buzima bubi kubera kuriho nanjye mbeho ku bwawe ibyo ni bwo butumwa nabasangiza kandi ikindi ndabahendahendera kugira ngo umuntu wese wo muri twebwe uwaba babaye ntafata amahitamo yo kwiyambura ubuzima ni ugufata icyemezo kigayitse ukomeza urwane nabwo ejo hazaza buzahinduka kuko n'ubwanjye bwarahindutse aho Imana igejeje ikora ndayishimiye so rero ndi icyitegererezo cya benshi ko nta hantu Imana itavana umuntu hana Imana itageze. Arakoze cyane mama Fabrice n'ubuhamya bukomeye bushaririye ubuzima bushaririye ariko bwashibutsemo uwo turi kubona aka kanya umubonye uyu munsi ntabwo wamenya ko yabaye muri ubwo buzima hari aho yageze avuga ukuntu yapimye ibiro 35 utekereza umuntu ungana gutya wari kuva 85 ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu ashobora kuva ahantu habi cyane ariko akagera kuri niveau ariho ubu ngubu ariko urufunguzo nagakiza icyo kintu ni ingenzi. Reka rero tugushimire mama Fabrice n'ubuhamya bukomeye ntago wabyibagirwa ibintu ntiwabyibagirwa waba wibagiwe kubaho reka rero tugushimire ariko dusoze dushima Imana. Yego ndashaka gusoza Imana ngo umugisha kumaye gusoza mbasengera icyambere njye gusengera ababyeyi bafite abana bari muri iriya mihanda ndabizi ko harimo ababyeyi babafitemo ariko batifuzaga ko bajyamo bakibona abana barimo nta nuko batageze kandi harimo n'abandi bantu bafite ingo zibagoye bafite imiryango ibagoye. Icya gatatu harimo n'abandi banavuga ati ubuhamya bwa mama Fabrice ndifuza ko nanjye bunsiga ndindi shusho ejo hazazanye nazava mu isi akagira amateka asiga kuko hari abantu batazasiga amateka bubatse cyane bariye cyane babayeho neza cyane ariko badafite umuntu uzavuga ara ku ruhande ko yababesheje abo bose ngiye kubasenya kuko byose bituruka mu mbaraga z'Imana ishoboza umuntu. Mana turagushimiye
tugushimiye umugisha uduhaye gutambutsa buno buhamya butari na butoya. Tugushimiye abazabwumva kandi bukagira umumaro mu mitima no mu ntekerezo, ndetse bukungura bugingo, kuko ubugingo nibwo buzakubona. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza mbonye w'umugisha wo kuba nicaye hano kuri itangazamakuru rya haleluya ry'Inzira y'Ukuri TV. Ndagushimiye ko ariho washimye ko uyu munsi unyuza umugambi wawe kugira ngo abantu bose bamenyeshe iby'umugambi wawe mwiza, kuko ibyo tugambiraho si bibi ahubwo ni byiza, kandi birimbwira ko ari ukugira ngo tureme umutima w'ibizaba hanyuma. Ibi byari biri muri hanyuma, uyu ndi we yarari muri hanyuma, ariko hashize ndahagushimiye ko washimye ko manyura kugira ngo uyu munsi wa none mbe ndi uyu ndi we. Hari benshi cyane rero bagambira gukora ibyiza ibi bikabatanga imbere. Ndabasengeye abafite imitungo itandukanye, abafite ubutunzi, harimo n'abagiye bababazwa nuko hari ababa babikoreye bakabagarurira inabi. Harimo abantu bagiye bagira neza, ariko kugira ngo inezi bagarukira ahubwo bakagirirwa nabi nabo bagiriye neza, batera kuzinukwa kugira ngo umuntu wese Satani arwanye umugambi w'igitumye ariho. Ariko ndabasengeye kugira ngo Imana bongere imbaraga zo kongera gukora neza, basangize ibyabo benshi, kugira ngo hazaza mu gihe bazaba batakiriho imirimo izasigara ivuga kandi tunze imiryango yabo. Ndasengera ababyeyi bari gutaka, ingo zasenyutse, hari abagore bari gutaka, hari abagabo bari gutaka, hari ingo zibayeho nabi. Turi kubona abantu bajya kumanya barongo kwiyahura bakabafata, turi kubona abantu bari kugenda bajya ku nyubako ngo bakiyahura, turi kubona ibintu bikomeye. Kandi igihugu cyacu ni icyitegererezo, igihugu cyacu ni u Rwanda ruri kureberwaho n'amahanga. Ndasenze kugira ngo uyu mwuka uri gutuma abantu bafata icyemezo kigayitse cyo kwiyahura, Imana iwutsinde mu mitima y'abantu, uhesha abana amahoro ubuzima, kandi batsindishirize cyane cyane izi divorce ziri kubaho mu ngo, zitumye imiryango ibayeho mu makimbirane, zitumye abantu babayeho batishimye kandi bari bagezaho kwishima kubw'iterambere ryacu ryiza riri mu miryango ndetse no mu gihugu cyacu. Ndasenze kugira ngo aho hantu hose uhamurikishirize umucyo wawe Kristo ariko gakiza, kandi na hari agakiza Satani ashaka kuzimya urwo rumuri wongera uhasure, kuko uri Imana igiye dusura no mu bicuku by'ijoro kandi ukubaka ibyari bisenyutse. Nuhabwe icyubahiro. Ndasengera ababyeyi batakaje abana bari mu mihanda, ni benshi. Iyi mihanda irimo abana benshi banyanyagiritse, irimo abana b'abakobwa mu hirya no hino muri iki gihugu, bari mu mihanda bateza abagabo, abarayi bacuruje amagara y'aba barayi bahagaze, Mana bacunganwa no gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Yo Mana, abo bita indangamirwa, ndasenze kugira ngo usure imitima yabo aho mama watamusura hariya, usure umutima w'abari abasore bari gukoresha ibiyobyabwenge. Igihugu cyacu kibakiye ku mbaraga z'urubyiruko rwacu, ariko turi kureba urubyiruko rwacu tukagira ubwoba bw'ejo hazaza. Turabasengeye, kandi zino mbaraga ziri gusunika abana zibavana mu ngo zibajyana mu mihanda no mu biyobyabwenge no mu buraya, turasenze kugira ngo ugire icyo ukora muri bari abana, maze utange ihumure mu babyeyi, abagabo n'abagore mu ngo zabo ndetse no mu miryango haboneka ihumure. Urakoze Mana, we wanshoboje, we wankuye mukangira umugore, umugabo n'abana n'umuryango. Uyu munsi nkaba ndyama nashiguka ngo ndajya gutega, uyu munsi nkaba ndyama nashiguka ngo urumogi ndarukurahe, uyu munsi nkaba ndyama nashiguka ngo umuhanda ndawugeramo rya bariya. Iriya mitima yabo nawe wayifata kandi ukayishobora ukayikoresha by'umugambi wawe. Turagushimiye kujya guhuza n'abantu bawe n'umugambi wawe kubw'ubu buhamya ndetse n'aya masengesho tubasengeye, kandi byose bikabagiraho ingaruka nziza. Uyu mwaka batangiye ukabonekamo impinduka yaba ku miryango yabo n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Tubishimiye Imana ikoze ibirenze ibyo dusabye, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nshimura koze. Amen.